abantu bose bakoze commentaire ku bijyo Mutabazi yavuze bose sinamenya amazina ko sintawe nigeze mfungura video ye abamvuze bose ntago bari ku rwego nabumva ihangane ntago mpinze ntago bari ku rwego nabumva gitwaza namwumva nta gitwaza wamvuzeho Masasu namwumva ntiyamvuzeho Rutayisire namwumva ntiyamvuzeho havuze abantu bari kure cyane y'amavuta yanjye icya kabiri ntago Pasteri yaza gukosora poso nibibaho nibinashoboka hari ikintu twita ijambo ry'icyongereza twita impossible ni impossible guteranyaho it can't be done anga kuri baoba herutse gusenga Imana impa makuru wa ahantu hicaye abantu barindwi bari gupanga kwandika urwandiko rusebya Mutabazi ndabasuje abateraniye muri baoba barindwi murakoze abantu babashumba musige muba mu tuntu tumeze umwuka mwawukuye uwo ntago ari umwuka w'Imana iduhamagara rwose hari abantu bazi ko wambaye ugashyira agasaraba ugashyira akantu hano ntago byongera autorité ibira n'ugukanga adversaire rya n'uguhabya audience ntabwo biriya bintu ari byo bizamura amavuta nge nkize urushwima bwa mbere nambaye ikabutura ya pocket iri kumanuka kubera ko nari maze iminsi niyiriza kandi maze amezi 5 ngiye mu gakiza kandi nahoze nterura ibyuma nyine n'abakubwira amaturo bakakubwira yuko kujya kureba umutambyi kujya kureba umuhanuzi n'urutwe cyangwa nta kintu mushyiriye ari umuziro ati nabo nababikubwira kubera inyungu zabo cyangwa indamu zabo ubundi Apotre uhuza gute wenda kuvuga yuko kizira kikaziririza kujya ivuga iby'amaturo ni rimwe na rimwe rero mu Rwanda twagize abakozi b'Imana yanga kubwira ukuri ngo utabibona nabi ariko ikibazo biri kugushyira mu muvumo biri kugushyira mu kangaratete nk'aba bantu wabonye bose bakoze ibiganiro kuri Mutabazi bari bamaze igihe bariya nta nubwo ari abandi abenshi muri bo bari repese bari banabikoze kuri Gitwaza ubwo yavuga ngo abasiramu bazajya mu ijuru ko Mutabazi ntavuze mubona ntagira umunwa ubu Mutabazi nzishya mangaze nataka amavuta ya Gitwaza ubu hazi iki cyo gihe mageragere yakurya Mutabazi numbona navuze Gitwaza nabi uzamenye ko namageragere kurikiyeho kubera ubwenge nzi protokole zo mu mwuka singe nzikiniramo Miriyamu na Aroni bavuze Mose Miriyamu afsheshe ibibembe kuva ku mutwe kugera hasi Abaroni ashaka Mose ashaka kwiruka protokole zo mu mwuka nta mikino icyo gihe Imana irambwira ngo tuza ibyo wabwirije hari intama zabyumvise ndetse zirabizirikana zigiye gutangira no kubikoreramo zibona umugisha ariko hari n'ihene izo hene nizo zikuzonze urabizi ko ce sont des tonneaux de ce qu'il faut de bruit Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo tubababariza bimwe mu bibazo bamugenda mudutuma cyangwa mugenda mwibazaho mu buryo buba bugiye butandukanye nyine nibifite aho bihuriye na gospel iyo tuvuze gospel abantu benshi bahita bumva igisata kivuga butumwa gusa nyamara ntabwo ari byo ahubwo twebwe dukora n'itangaza makuru rya Gikristo ni ikintu abantu baguye kumenya yuko dushobora kukuzanira inkuru iguha ivuga butumwa ukeneye ariko ejo tukakuzanira inkuru yo gutangaza amakuru runaka abari kugenda avugwa mu ruhando rwa gospel kubera ko nicyo Iyobokamana TV na iyobokamana.com dukora amakuru tugakora n'ivuga butumwa ngira ngo ni ikintu abantu bakwiye gusobanukirwa turi kumwe rero na Apotre Mutabazi tugiye kuganira nawe reka dutangire tumusuhuza tumuhereze ikaze ku Iyobokamana TV Apotre turagusuhuje cyane kandi tuguha ikaze ku Iyobokamana mwiriwe neza mwiriwe namwe murakoze kandi suje n'abari gukurikira Iyobokamana TV irya no ku isi nari mbakumbuye kandi haraciyemo igihe umwaka mushya muhira 2022 namwe 2021 wa mbere umwaka mwiza cyane kandi ndahamya neza ko 2022 reka nkubwire 2022 Mutabazi ibyo bizasobanuka n'ababyibazaho bose ntago mvuze umwe babe bose ikintu cya mbere wenda hari nzaba nabi bitangara abantu bavuga ati twarabivuze cyangwa se bizasobanuka neza mbese reka nkubwire ngo 2022 Hamana azajya ku giti Morodekayi yinjire agiye gufata ngabo wa kabiri ku mwami ni ibintu bizabisobanutse bitagombera usobanuro bitagombera komanteri mbese Imana izakora ikintu kuri Mutabazi cyitwa shut up swat Mutabazi ibyo bintu birwa kuvuga kuri za YouTube shut up swat bantu mwavuze kuri Mutabazi muceceke ndi Imana ihagararanye nawe kandi
imukomeje nuvuga ngo nta kibazo ngifite Mutabazi. ubwo ni kimwe muri ibyo kizaba kimwe muri bibiri. Ndacyiteguriye, ndagisengera, ubwo na wenda n'abandi bafite ibindi bagitezemo nabo babisengera bipushinge. I'm ready, nta kibazo nawise umwaka w'indwanya. ngira ngo birumvikana iyo uvuze ngo umwaka w'ibihumbi 2021 wakubereye mwiza biba bishatse kuvuga iki? Warurimo intambara z'amoko yose z'isura zose z'uburyo bwose. Kuri wowe? Kuri wowe? Kuri ngewe. Kandi nge kugira ngo ubuzima bube bwuzuye buryoshye burimo intungamubiri zose numva ni nshaka. Ukuntu babandi hari abantu bavuga ati narya atarimo agasenda. Nanjye yo hatarimo intambara. Bandi kuvuga ni ibintu si sawa. Byukuri warurimo intambara zihagije. Karega buriya intambara zikugeraho zinakwereka uriwe. Nibirupima abantu bakurwanya iyo urwanwa n'umuntu umwe nawe wisibo bigaragaza uriwe n'urwego uriho. Ariko iyo urwanwa buriya abantu bo babona bino byo kuri YouTube. Umuntu umwe yaravuze ati twe baratuvuga hagashya. Hari abantu bivugisha ngo barabavuga, baratwe baratuvuga bagacuruza hagashya burundu. Ariko nge nagize intambara zirimo categories zose. Aho Imana yabwiye Abisirayeli ngo uyu munsi mwihagarare gusa murareba agakiza ndi bubazanire. Nk'uyu munsi umwaka wa 2022 nubwo hari aho nzarwara, ariko ahanini bizamera nk'intambara Imana yabwiye Yosuwa ngo nibajye kurwana bamareho abamori ngo babahehe nk'uko umuntu ahehe umwanda wo muri toilette. Ngo Imana imanura urubura rw'Imana ngo rwari ibibuye binini bikamanuka bigakubita abamori. Ngo abishwe n'ingabo za Yosuwa baba bakeye ugereranyije n'abiswe n'urubura rw'Uwiteka. Haleluya. 2020 nuko bizabihagaze. Hari abantu bazaza bazi ko Mutabazi ari akantu baza bagahirika. Bazamenya ikibakubise. Kupita amaguru mu kirere. Reka ngire Joy, bibe serious. Some people will die literally. Bamwe bazapfa for sure. Kubera wowe Mutabazi sintera ingumi. Mutabazi nta nubwo ndi umuntu buriya wajya ahantu ngo mvuge ngo uriya muntu munkubitire. Kandi wenda wasanga hari naho njye mpagarara ku buryo ndisohoye byakorwa. Ariko hari uzahaguruka avuga ati ndumva nanjye hari icyo ndicyo. Ni nkuko wajya kugonga umuntu imbere ufite akavatiri ukavuga ati reka mukubita afite akamoto. Inyuma hari umuntu ufite actrose kandi wenda uri kukamoto ari umwana we cyase hari ukuntu Imana yamumushyize ku mutima. We mu gihe uri kumananira ntuzibiri ukumva inyuma kandi kigukubita gifite imbaraga. Mu byukuri mfite amakuru menshi. Abantu wenda bahagurutse bakishyiramo Mutabazi nabyo byabayeho kandi sinjya mirwanya buriya. Ndetse niyo umuntu amvuzeho ibintu bibi buriya ntago necessarily mvuga ngo uriya ntakijijwe no. Afite imyumvire runaka mfite indi runaka ndakijijwe arakijijwe turajya mu ijuru rimwe. We nimba yumvira ijuru ajya amatazasangayo natuza umutima. Bizasobanuka. Ariko mu byukuri ni ko guhari gusa nk'umuntu w'Imana hari igihe uvuga utari ko wasanga ari umuntu uri kubikora atabanje gushaka neza amakuru. Ibyiza rero nge navuga ko nge mbona amakuru. Nje na hano mfite amakuru. Ese abo bantu bo babikora baba babanje bagapfukama bakabaza amakuru cyangwa washyira mu nyurabwenge akazunguza amati ndumva birimo. Aho ngaho nge ntawe nshaka gutega iminsi ahubwo ndi kuvuga ngo ikizakoreka ari icyakoretse ubwo Mose yakoraga igitangaza cya mbere nabo baragikora, akora icya kabiri baragikora, akora icya gatatu baragikora. Benzi ngendamo n'abandi bose bazigendamo nta gitangaza kibirimo. Kandi hazagenda umuntu babeshya n'ituro. By'umuntu umwe tutajya n'abantu babiri. Abarakore bigize abantu b'abatekinisi ahubwo nge nabonye abantu bari vulnerable ku muntu babeshya. Nge hari abantu bajya kuri YouTube nkahita mbwira nubwo ari kwigira kana keza ari gushaka kwesikuruka amafaranga je vois bien. Ari kwigira umuntu ubabaye. Mbese hari ukuntu abantu bigize uko kuntu gushaka kwigaragaza. Ndabizi mbwirije mugafashwa havuga niko nge sinjye mvuga ituro buriya baba babeshya mbanzi ko nabona amafaranga menshi ariko nge Imana ntiyantumye kuvuga ibyo nakozemo karikirezeza n'amafaranga yantumye kubabwira ukuri kwa bibiri uko kuri. Rero umuntu naza ngo ibyo na Mutabazi yavuze ntiyemeranya nabyo mbije mbanza kureba kwanza ndi umwigisha. Ubivuga ni umwigisha no ashaka kuba ari umubwiriza preacher. Ni gute umubwiriza avuguruza umwigisha ntibibaho. Cyane cyane yuko buri abantu batanabizi ko mu Rwanda dufite abigisha bake. Wabarira kuri izi ntoki wakabyuga shyira hisi buriya se ugafata ADPR ugashyiraho Zayuni ugateranya bose. Abigisha dutunze bake dufite ababwiriza beza babwiriza abantu bagaterura intebe batandukaniye. No, preacher and teacher ni ibintu bibiri bitandukanye.
prêcheur nimba ari prêcheur nimba ari prédicateur na enseignant muri gifaransa bakunda no kubita les docteurs bitagombye kuba ufite doctorat les docteurs na abantu bigisha ni kuvuga ngo ugatanga ubusobanuro nk'urugero ukigisha ku butatu wa muntu wajyaga atanabwemera n'umusiramu akumva ari tempted kubwemera icyo gihe iri umubwiriza wabazamura mu mavuta mukizera kuko wari kubabwiriza nk'urugero mushaka kubwira ngo abanyabyaha mwihane abanyabyaha mureke icyaha gisa nacyo abanyabyaha muve mu kibi ariko ikibazo uramutse mubaze ngo bihana bate ngo harya bihana mbese ukabona ntagafite so umwigisha waratangira ati kwihana rero habamo ibice bitatu icya mbere ni ukwicuza icya kabiri ni ukwatura icya gatatu ni ukubireka ari ryo jambo agahita ajya mu migani ngo uhisha ibicumuro bye ntazagubwa neza ariko ubyatura akabireka azababarirwa uyu muntu ashobora no kusobanura kubera icyo ari igihe natura icyaha tujya gutangira amasengesho mu cyumba hakaza umuntu nyuma y'iminota 30 w'umutumishi w'ivira icyangugu akongera akandondora icyo natuye umwigisha yabwisobanurira ubwiriza warakubwira ati aho ngaho akazi kanjye ka donc biratandukana hari abantu batanazi ko apostle atandukanye na pastor iyo abantu bamwe bankuritsizinga bari kuntekerereza mu murwi wa pastor si pastor rwose I'm not a pastor uretse ko umuntu abinyise mu nzira ntago mfite umwanya wo kumusobanurira aho bitandukanira ni nkuko gitifu w'akarere atandukanye na meya gitifu ni un technicien ni secrétaire exécutif c'est un technicien ni nkuko muri company habamo CEO na chairman CEO ni technicien chairman ni politicien ni leader itandukana hagati ya leadership na management leadership is doing the right thing gukora ikintu cyanyacyo management is doing the right thing no gukora cya kintu noneho neza ngo apostle mu itorero ni wabwira icyo mugomba gukora buri yari ku maturo ndi kubabwira icyo bagomba gukora noneho ahubwo hashobora kuboneka le manager le pasteur noneho babyigisha nk'urugero agafata ririya jambo navuze ngo nimba umushumba hari ahantu nari mu mavuta wa nta n'igihe abantu bazongera kumbona ndi kubwiriza amavuta nk'aho nabwirizaga hariya kuri ya video abayirebye byose irangira nimba umushumba wawe amprise akaba ari umuhanuzi avuze ngo ku rusengero kuri ministry dukeneye $30,000 ahumbura iminota 10 zuzuye wagenda ukajya kugurisha parcelle Nyamata I'm serious about that hari n'abantu bageze ngo nari ndivuze ngo hari ababihinduye ni uko nshaka kubwira ngo nuzi wanjye utampamagaye ntago uzambona umuntu agakuramo iryo jambo utampamagaye akavuga ngo yavuze ngo nuzi wanjye ntuzambona ngo ubwo n'umwirasi urumva ko abantu nicyo kibazo bagira ririya jambo bagomba kumva navuze ngo niba umushumba wawe ari n'umuhanuzi abantu mwese mudashumbwa n'abahanuzi mwakoze commentaires zibiki donc iyo dimension y'amavuta ntimuyibamo imuzi nuko ikora ushobora gusanga utayizereramo maga makeya uri gukora commentaire ku bintu utanasobanukiye uko bikora noneho rero ndongera ndavuga ngo fata parcelle genda ugurishe parcelle Nyamata abantu nubwo bibajije ngo ko navuze ko atangwa mu minota 10 umuntu arahaguruka akajya gurisha parcelle Nyamata akajya kugaruka iminota 10 nibayaranije ntago bakoza analize uzi ikintu mu itangazamakuru bita gukora inkuru balanced abantu bahise bajya cyo kuvuga ngo parcelle nta nubwo bigeze bibaza none se koko nimba umushumba yavuze $30,000 ko zikeneye ku murimo ahubwo si cyazo bibaza iyo bavuze ngo zirakeneye 30 ziba zikeneye koko cyangwa abari imitwe ubundi umuntu wanariza akora inkuru balanced icyo kintu agitekereza ese koko iyo umushumba avuze ngo akeneye 30 ziba zikenewe none ahubwo bamara kwanaliza nimba ziba zikenewe abantu bakoze commentaire bashatse kwigira nk'abantu babe intellectuel cyane icyo kintu cyo muzakibeshya abandi none se muzakibeshya abandi intellectuel yo yanaliza naho ibintu bimwe yabatabishyikirije yanaliza across tous les coins aho ngaho bagomba kubanza kwibaza ikibazo kimwe kibanza kivuga ngo iyo ku rusengero akeneye $30,000 zikaba zitabonetse abantu buzuye urusengero koko birakwiye ese naho abantu batagurisha parcelle ese koko iyo havuzwe ko hakeneye $30,000 kandi zikeneye koko urusengero rwuzuye abantu baparitse Lava Range Rover Land Cruiser ese koko birakwiye kayo mafaranga abura arayo gushyikira umurimo w'Imana ari ivuga butumwa rikiza imitima y'abandi nkuko wawe wakize yarangiza kongera kibaza noneho bari abashumba rero icyo bagomba gukora bafata ibya Apotre Mutabazi yakoze buri reka nkwereka nk'urugero abantu bose bakoze commentaire ku bijyo Mutabazi yavuze bose sinamenya amazina ko sintawe nigeze mfungura video ye abamvuze bose ntago bari ku rwego nabumva ihangane ntago mpinze ntago bari ku rwego nabumva gitwaza namwumva nta gitwaza wamvuzeho Masasu namwumva ntiyamvuzeho Rutayisire namwumva ntiyamvuzeho havuze abantu bari
kure cyane y'amavuta yanjye. Icya kabiri, ntago Pasteri yaza gukosora poso, ntibibaho, ntibinashoboka. Hari ikintu twita ijambo ry'icyongereza twita impossible. Ni impossible guteranyaho it can't be done. Ni ukuvuga ngo nje ntanga direction, bo bakaza ahubwo bayishyira mu bikorwa. Ntago ushobora nuba ngo ngiye mvuza amagambo abatayizera barayareka, nk'uko umuntu ashobora kuza akavuga ibindi byo muri Katolika by'abatagatifu ntakikira. Ibyo mbirekera babyizera. Ariko iyo mvuze ikintu ntago mba nkivuze ngo abantu bajye kugikoraho debate none iwabo, mba nyivuze ngo abantu bajye kugishyira mu bikorwa. Abantu ba mbere bagishyira mu bikorwa ni bandi? Ni bariya baje gukora commentaire, bo bafite inshingano yo kugifata none bakajya kwigisha umukristo. Ese ni ryari umukristo atanga pariseri ya Nyamata? Ese ni ryari? Urugero, n'igihe nshobora ku ruhimbi nkavuga nti mu mwuka ndi kumva hari abantu Imana iri kumbwira bagomba gutanga pariseri zabo zigakora kuri uyu murimo w'Imana. Hashobora kuba abantu 20 bafite pariseri, ariko nubwo mvuze ngo ndi kubumva hashobora kuba ari 3 gusa. Nigeze kujyana mu rusengero Patmos, ndabyibuka, mbwiriza ku itura ry'umuhanuzi. I'm not a prophet. Ndangije ndavuga nti hano umuhanuzi batumushumba wacu arahanura, ntimurabyemera ntavangirwa. Bati turabyemera rwose. Ni sawa, naza ahagarara, ntimwanije gutura ibya 10 n'iki sinaje kubwiriza, ahagarare hano muzana ituro ry'umuhanuzi sasa. Barangije kuritanga batonze umurongo nk'iminota 30 kandi amaterano yari yarangiye. Baratanga ituro ry'umuhanuzi, byibo biruzura, bamena hirya, bazana barongera baragarura. Iyo navuze amafaranga barayatanga my friend. Kuko ubundi nge ntago biriya bintu nabivuze ngo abantu bikoreho debate, nabivuze kugira ngo abishyire mu bikorwa babone umugisha. Navuze kure gutanga pariseri Nyamata kugira ngo agire uyigurisha Nyamata abone umugisha. Ntago nabivuze ngo muze gukora debate nanjye. None Apotre icyo gihe naravuze ngo hano harimo abandi bantu bagomba gutanga sheke, ituro ry'umuhanuzi ariko bagasinya sheke. Pasteri mbona asa n'uwikanze, ndabyibuka yashushe n'uwikanga. Ndavuga nibyo ninjye ubivuze, ntiwabintumye, ntitwabigambanye. Icya kabiri n'abantu nta nubwo ari abantu mbivuze ngo babigambirire cyabifate umwanzuro. N'abantu kuva natangira kubwiriza yakomeje kugambirira sheke. Ndinze soza ari kwibaza ati ko iri jambo numva ryari mu mugisha wanjye, none nkaba ntayagendanye. Nibazamura ikiganza basinye sheke zabo. Haboneka umwe wari ku ntebe ya kabiri ibumoso, mu gipande rwose cyari kiri ibumoso, hari abazi ku Muhima hahoze Betsida, nyuma akajya Patmos. Uwo wari ku ntebe ya kabiri ndamubwira ngo uretse ko ntari kumenya uburyo nagukoraho personally, ariko nari ndi kubibona ko ari ku ntebe ya kabiri, wowe nari no kuza nkayihagararaho nkavuga nti ni kuri uyu murongo. Ariko undi muntu nerekana no mbabwiza ukuri kajya ubwo nababeshyaga usigaye n'umwe bari babiri nabonye mwiyerekwa. Nta nubwo ndiboneye hano, naribonye mu gitondo mbere yuko nza kubwiriza. Nijyamye mu rukerera saa 11, nijyamye mu Kagarama mu nzu yari y'icyumba kimwe. Umuntu wanjye w'inshuti yanjye yabaga mu cyumba kimwe habamo rido, naba naraye muri Kigali nkarara imbere y'iyo rido, amaguru yanjye akarenga hirya ya rido, aho nyine umugabo n'umugore n'abana babiri babaga baryamye. Ayo ni amavuta twakoreyemo. Umuntu atazabona uyu munsi turi muri benze. By the way, uyu mwaka ntabwo urangira ntabonye TXL 0 km Akagera. Ibintu by'abantu bafite amatiku rwose mushatse mwabigabanya, kuko ntibimanura ntibinsubiza hasi. Kandi ibyo ni ibintu mvuga ngo reka tubihanga amaso, wait and see. Kuko nimba wenda biriya navuze kandi ndabizi kandi nako byagenze, abantu wenda bamwe bararakaye, abandi Apotre hari wenda utara icyo gihe wa kabiri nawe yarabonetse. Imana ihabwa icyubahiro, gusa we yarandakaje na hari abyumve, yanze kuzamura ikiganza. Ngenda mbabaye mbwira Imana nimba yari umwe bari kumbwira ko ari umwe ntumbwire ko ari babiri, bagize ngo ndabihimba, bagize ngo bigenze bite. Ndajya concluding ku cyo nashakaga kuvuga. Muhanga umwe yaravuze ngo don't make a point without telling a story and don't tell the story without making a point. Ntuzavuga inkuru nta kintu ugiye kuyivugiramo, cyangwa se ngo ushaka kuvuga ikintu utakisasiye inkuru. Yego. Wa kabiri rero twagize muri office ndi kubyibaza, bafashe ko nahimbye, ariko bo ntago bari babyitayeho. Bijya bibaho umuntu akavuga ati hano harimo umuntu umeze gutya, mukamushaka mukamubura. Ariko buriya nta nugaruka badahari, ahubwo hari abantu bazi kwinyegeza. Noneho mbona umusore araje, yari yambaye ishati ya karokaro n'ipantaro y'ikoboyi na suppress zazi imibara ry'umutwe ryibuka. Arangije arambwira ngo umukozi w'Imanga Poso ngo yari ngiye umuntu wa kabiri ngo wavugaga. Nabwe ni kuko wa kabiri arimo hano hagati, ariko we sinamenye intebe yicayeho. Nabibonye mwerekwa nkanguka, ntago nigeze mbona intebe y'uwo. Uwa mbere we nabonye kandi intebe ya kabiri, uwa kabiri ntawe nabonye. Arambwira ati ni ngewe. Mu mutima wanjye nshaka ijambo namubwira kugira ngo ababare byibuza nk'amezi 3 yikurikiranye. Ndishakamo ndaribura, ndinda murekura ikiganza ko nagikomeje.
ubwo ndashaka ndanabisengera kugira ngo ubyumve ko ndi serious mana wambara ukama ijambo nabwira uyu muntu ukaryibutsa akajya babara kuko nanjye yambabaje ndashaka kugira ngo rero kibe kimwe kuri kimwe ntabigendane kuko navuze ngo nazamura ikiganza akaba yari ahari kuki yankoze isoni imbere y'abantu bose 3,000 bari buze urusengero arambwira ati ngira amahame ntago njya nzamura ikiganza mu ruhame ati icyo wavuze cyose kiba kiza kibi ikiganza sinjya nkizamura mu ruhame sinjya nanitanga ngo njye imbere ndangije ndamugani nuko umbwiye kari hame wihaye nanjye nubaha amahame nanjye ngira yanjye ariko buriya nandi gupanga kukubwira ijambo ryakubabaza ariko kuko umbwiye kari hamukurikiza reka mbyubahe akuramo sheke ya Equity asinya $1,000 icyo gihe nari ntararya ituro rirengeje 50,000 akeshi ryarengaga 20-30 ndamubwira nanjye reka nkubwire irindi hame ngira sinjya amenyera abakire rero ko ntajya amenyera abakire aya mafaranga iri dollar usinye rinyemeje kutagira ijambo nkubwira ryabiri birya cyangwa iryiza iyo sheke nagaruko bayihaye urusengero kuko ryo cyanyizaga aha nganje nshatse kwereka iki ubwo navugaga sheke sinari nyibwiye abantu 3,000 bari bicaye muri Patmos byabwirwaga abantu babiri rero uyu mushumba nimba ari mu mavuta koko niyihuze n'amavuta y'intumwa noneho I'm a leader, he is a manager narangiza avuge ngo none reka ahubwo nze nshyigikira ibya Apotre Mutabazi yavuze ubwo yavugaga gutanga parisere biba bimeze biti bishobora kuba bireba abantu 5 kuri YouTube cyangwa umwe kuri YouTube winangiye gutanga parisere ku murimo wenda businganjwiri wenda se gasarenda ashaka no kuba atari uwo muri Kigali ye ashaka no kuba parisere atazayiha Mutabazi ye ese ubundi reka twibaze nk'iki kintu ko navuze ngo umushumba navuga ngo pariseri ministry zacu barazifunze twari tukishakisha tukizitangira batekereza ko nandi kubyivugira undi yarambwiye ngo ubwo wabwiye abantu ngo bajye gurisha parisere bayabakozi b'Imana nti wanyumvishe nabi ntaho nigeze mvuga ngo umuntu agurishe parisere yahe umukozi w'Imana personally abantu banyumva nabi we umukozi w'Imana ntago bamuha parisere yigira atese parisere bayiha urusengero umukozi w'Imana bamuha inzu irimo amakaro ifite parking irimo amapave ni imodoka yo kujya haparika full complete nimba basenga full time kugira ngo muheshwe umugisha namwe bagomba kubona inzu full time yubatswe ku mafaranga yanyu sinzi ari inde bireba sinzi nimba muzayifatanya muri 5 nta mukozi w'Imana ba pariseri Mutabazi nimuke editing message yanyu none Apotre dukurikije uko ubivuze reka wenda bariho ntangirira kiriya gihe iriya video yo ku maturo nayivuze ku itariki hagati ya 1 n'iya 2 z'ukwa 12 imodoka yanjye nagendagamo ya Land Cruiser yari no mu garage nari naje na moto ndabyibuka ndangije kuzana moto mvugira muri ariya mavuta numva Imana izamuye amavuta ari ukuntu buri kuvuga ijambo kumva Imana itumbagije amavuta ubyumva amavuta arapanda sasa amavuta arapanda nanone kandi noneho ndavuga nifatira icyo gihe ndabyibuka uwo mu YouTuber sinzi umwuka mukoreyemo aravuga ngo ubwo wihuse fata inote ya 5 ati ntago najya kubikuza ndi ujya kunywa soda akimpereza nahise nyihereza umukobwa umudamu nabwirije ndi imbere natanze n'urugero rwe ko twari twaruganiriyeho ubwo najya gukora ikiganiro arambwira ngo yasengeye umuntu abakinyinya yasengeye umuntu urwaye kanseri uwo mudamu afite abana 6 uwo mudamu yibana mu nzu y'ibyumba nako y'ibihumbi 30 yari atarishyura asengera kanseri arakira wa muntu ngaramuhamagara amubwira ngo ndashimana ko ya kanseri bapimye bagasanga yakize arambwira ati nukuri yampaye ituro ry'ibihumbi 2 ndarakara hano abantu baze ngo nari navuze narakaye naramaze ndarakara ndavuga ni gute umuntu urabizi ko reka mbwire Joe bitari ibyo kubeshya keretse ari amavuta bagura Nigeria nabyo sindabihamya ko bakunda kubitwerera abantu benshi ariko reka tubare ko bibaho nta nduri vugira ubusa ku musozi kiretse ari amavuta bagura Nigeria ariko ari ugusenga byabizanye ujya kugera ku rwego ushiririza kanseri usenga 28 kuri 28 kuwa mbere kuwa kabiri mu musozi kuwa gatatu mu buvumo kuwa kane mu mazi kuwa gatanu kata mu cyumba ngo ntago uburyama uyu mumama wenda tuvuge kasiga kingiranya abana simbizi akajya gushaka amavuta amaze kuyagwiza amavuta ashiririza kanseri arayishirije biranakunze inote ya 2 nge muri iki kiganiro nanabivuze ndabaza ngo ko uri kumushaka umugisha kandi birivuga ngo umuntu ukomeye yesha umugisha woroheje tubiranverse uyu mumama nawe ajya yinjiza nkayo winjiza par jour
nawe ujye uyinjiza kibiri gihoraho. Tunabare yuko wenda icyo kibiri wakimuhaye tubara ko neje azabona undi umuha kibiri. Kibiri n'urugo rw'umumotari ntago kirutunga muri Kigali. So magambo makeya abantu bitwa ba poso muri Kigali nje mfite inshingano nyinshi zifite n'ahandi zinjira kandi uyu mwaka bizasobanuka. Mumbabarire murebe nimba mukora inshingano zanyu cyase amatitre y'abaposo muyivaneho. Kuko mbona mwitwara nk'aba pastors, mbona mwitwara nk'aba evangelist, ariko nima mushaka kwitwara nk'intumwa nimuhagarare mucuye umwuka gwo kuba abantu bakora ministry bafite amavuta sare zikabananira kuzishyura, bakanirwa kwishyura inzu batuyemo, ugasanga barajyana n'amaguru ivumbi ryabarenze, ugasanga ibintu byadogereye. Nari muzi umugabo w'inshuti yanjye yasikije sida kabiri mureba. Nimba mvuze ngo mureba nuko abantu bazanye ibipapuro byuko bakize hari Nyabisindu, ari naho bansengeye kuba aposo, n'iryo tiku naryo njya ndyumva muri media hanze. Reka nze ndaje ndikubaza kukimbaza neza witonze. Nyabisindu haraguru y'isoko imara inyota, akayira gakatamo gutya. Bari barabanjirije hepfo y'isoko imara inyota. Sara y'ibiri bayivamo bajya mu y'itanu. Iyi kwa kabiri no kwa gatatu bose barateranaga. Hari umunsi nigeze kubwiriza mpagaze hagati y'amaguru y'abadamu. Bivuze iki? Sara yuzuye, intebe bazongera inyuma barahagarara, muri koridoro barahagarara, no ku ruhimbi barahicara barambya hasi. No mu madirishya bajyamo. Ariko 150 mu kwezi byo kwishyura sare bikaba ikibazo. Ahubwo we kubera ko yarafite amavuta ashiriza kanseri agakiza sida, ba mu blessing akayafataho akaza kwishyura sare. Ibi ngibi nimba tubibwiriza abantu batange pariseri ntabyo mbyihohoraho, ahubwo nuko abantu batazi ko iyo urekuye ririya jambo rishobora kuba rireba abantu batatu materaniro. Bishobora kuba abantu kuri YouTube babyumvaga ryarebagamo umuntu umwe wenyine. Iki ngiki nakivugira ko iriya benzi nayiguze n'umu bishop yari yitanze ku rusengero. Nimba rero aba bishop basigaye bitanga benzi abone se ko beza imodoka ku mutumishi w'i Kigali ni nka pariseri ya Nyamata. Na imodoka y'umutumishi w'i Kigali yaravuze ati benzi nyitanze kuri uyu murimo w'Imana. Izina ry'Imana litagibwaho igitutsi. Dukeneweho miliyoni 13 nibwo tukiva muri covid. Icyo gihe nanjye ndabyibuka agitanga iyo benzi, nanjye narahageze mitananga mu 500 ifite 550. Ibibazo nani mfite nkubwiye ukuntu byanganaga. Madamu nanamwemereye desa kandi amaze kumubwira ko nayafashe. Muvandi nageze mu rugo kuko abantu badakijijwe iyo umugabo reka tubite gaspia amafaranga ariko sinjye na gaspia nane umvi umwuka wera. Iyo bayamubaje arirakaza agahita atukana, agahita avuga nabi. Wanshinzi we shingukaho. Nge sinari gukora ibyo. Abantu b'Imana rero ariko simbibakopeje, iyo bakubajije amafaranga kandi uzi ko wahise yakoresha nyuma yuko yabonye kandi akamenya ko yabonye, akenshi tumwereka kuri mu mwuka cyane. Madamu yambwiye amafaranga ni rasa takaya, ni urumva ndumva ndi mu mavuta uri kujijisha kugira ngo atari ko se wewe aho wagasengeye ugeze mu rugo ugisenga ni ndumva nyiri mu mwuka wo gusenga byari kugira ngo bimere nkaho bigerejo, ariko se bigeze nkejo atari ko se ko wakomeje nabikubaza ukabijya ku ruhande. Rero ya mafaranga umwuka yanyemeje kuyabiba. Ariko nyuma yaho nahise mbona gitangaza cyo miliyoni 7 kuko abantu nibagire umwuka wo kumvira umwuka. Iyo 500 nyaryama hejuru izo miliyoni 7 sinari kuzibona. Ikindi reka mbabwire abantu cyangwa se rero ya jambo nanga kurivuga ko naribonaga ko abantu bari wite bandakarira. Hari ngo nabishaga amafaranga. No, uri umuntu ufite ubwenge Imana yampaye wabona ko jambo nurivuga amaturo barayihagarika. And I know. Ariko nje simbwiriza for that. Hari umuntu ugeze ku mituro rya miliyoni rero mbonye hano kuyoboka Imana arangije arambwira ati uwaguha ituro rya miliyoni ntiwandakarira. Ndavuga n'abaduye ry'ibihumbi 100 cyangwa se 30 bitewe nuko Imana yabaha urwego bariho ntiturakara. Hari n'abantu bavuze ngo navuze ngo ibihumbi 100 Marriott and everything. Njewe no swembwe 100 ukamituro ry'ibihumbi 20 cyangwa 30 narakazwa niki. None se abantu bo bumva kantu kagace bagahita basimbukira kuri conclusion. Ariko reka mubwire even still now reka mubwire yego ufite inganda 3 muri iki gihugu ndabizi. Uje kundeba byagucanze byakuborotse byakuniniye muri majerwa bikomeye hehe byibanye. Urangije turasenze umayituro ry'ibihumbi 100 ndakurahira Uwiteka nanapfa bakanshyingura. Oya ndakure kuko ari jyano nese ari kibazo ko sinagufata ngo turwane. Ariko ntago wari insuzugurana pe. Reka ngubaze Joe turi inshuti tuzahure tujye mu bindi nayaguha wayamba. Ariko byiswe tu nk'urugero kam igiceri cya 20 francs kuri YouTube nayanjyaho zose
byazahagarikwa hari nuko nsaba imbabazi tukiyunga kuko reka nkubwire byaba ari agasuzuguro recto verso arere tour ntago byaba ari iyindi mikino ubwo weho mvuze 20 francs igiceri kitari cya 50 kitari kijana noneho tubare yuko ari undi muntu yaguhaye 100 biba bimeze nkuko wowe wampa 20 francs Rwanda abantu mujye mwanariza nk'aba intellectuel si nkunda umuntu wanariza ibintu aguruka banze ikintu nari navuze ngo ntuzansuzurana itoro ry'100 Imana yarakublessinze mbizi nari maze gutanga urugero rw'imbere rw'uwo mu mama arambwira ngo yigeze gusengera feri ya 50 umuntu avuze gati nukuri meze nkaho nayahebye kandi nari nayakoreye ndamuganira ituro ry'iminyago mama rivuga iki ndaza kubigarukoze kubinyibutsa ahangasi kuri baoba herutse gusenga Imana impa makuru wa ahantu hice abantu barindwi bari gupanga kwandika urwandiko rusebya mutabazi ndabasuje abateraniye muri baoba barindwi murakoze abantu babashumba musige muba mu tuntu tumeze uwo mwuka mwawukuye uwo ntago ari umwuka w'Imana iduhamagara rwose kandi cyo yabana ari amakuru umuntu yampaye cyangwa se ari intelligence naciyemo ngikama makuru nari kubivuga na makuru navanye mu isengesho ngo murashaka kwandika urwandiko ngo murutereho kashe ngo uretse ko nyine ntago bizakunda kandi binabakundiye sinzi ko bitabagwa nabi reka nge mbaburira mbirangirizaho nibiba abantu bazamenye ko nabivuze ngaruka kuri ringire ijambo ry'Imana rivuga ngo iki abantu amaze kubona ko batagenda muri Bibiliya bagenda maranga mutima n'inyigisho idini zabahaye ndagira mbanze batangariza ikintu kimwe sinzi nimba ari idini mu Rwanda yabahaye kuri kose kuzuye cyane cyane amadini yaje mbere ya za 80 simpamya ko yabahaye kuri kuzuye icyambere nimba idini yazanye amafaranga avuye Vatican azubaka katedrali akubaka akagura igishura cya padiri n'ibindi byose ntumbwire ko azakwigisha kubyo gutanga ku nyubako kuko amafaranga y'inyubako bafitaho bayavana byanga bikunda aho hantu ukeneye yindi revelation izagusobanurira so aho ngaho tube twaretse sinshaka kuvuga ngo yo ndayarwanya yaje afite budget yaje afite ko ahagaze ariko uyu mushumba uhagurutse Imana yamuhagurukije nta jana nta giceri nta pantaro nimba wemeye amavuta muriho ipantaro yambara ni wowe ishuri ry'abana ni wowe igitenge cy'umugore we ni wowe imodoka agendamo ni wowe furutanka ni wowe noneho ibyo bindi wamara kubikora nawe akagira Bibiliya rero ivuga iki icyo kintu ayo madini atigeze atubwira haravuze ngo Bibiliya yaravuze ngo nimujya gutera igihugu mukakinyaga iminyago urumva iyo bateraga igihugu baragisahuraga cyose urumva ibintu byavuye mu gihugu cyose niyo wasahura Kigali yose gerageza ubitekereze wanyaze Kigali yose ngo muzajye mugera mu gihugu muvuye ku rugamba mutarabijyana mu mahema yanyu 1/50 1/50 sindabona n'umuntu ubwiriza iryo jambo mu rusengero sinzi impamvu amagambo babwiriza ni Morodekayi ntabaza ndagutabara iryo ryo ko cyo batajya bari babwiriza ngo 1/50 kizaba ari cya Eleyazari umutambyi bivuze iki wafuye babyita gufuya harya wacaginze Kigali yose icyo gihe ni itegeko Imana yari yabahaye ibyo bintu wavanye muri Kigali byose ibyo wavanye muri Beneri ibyo wavanye Nyabugogo ibyo wavanye Matewusi ibyo wavanye yari amategeko y'intambara ukibigeza mu gihugu cya Israel wategekwaga guhita ubifata byose 1/50 kagere yazara umutambyi urumva yari umukene ndamuganira rero wa mama we nimba izo miliyoni 50 mwarasengeye zikaza miliyoni ifunze itaburaho n'igihumbi kimwe it belonged to you yari yawe wemererwa n'ijambo ry'Imana wemererwa nuko wenda iby'Imana umuntu atabijyana ribu wakabaye ujyana umuntu ribu kamubwira uti he owe me ariko nyine ribu yo mu mwuka yibaho abantu batagira ngo abantu mwasenganye n'abantu mukabarya ribu y'umwuka yizabahusha ndababwiza ukuri hari urusengero nabwirijemo ariko reka mubwire Joel ubwirije abantu batura 40 icyumweru gikurikiyeho batuye 400 amatura yikubye inshuro 10 bimaze amezi 6 bavuye ku matura 100 mu kwezi bagiye kuri 1,200,000 ubwo mezi 3 bari batuye 7,200 nta nubwo bazi yuko ibintu byo mu mwuka byose bigira protocole amezi 6 nabwirije wa matura yazamutse utigeze umburesinga amatura asubira handi nabwirije ageze niko byagenze byasubiye kuri 25 automatically ku cyumweru batuye 420 ku kindi cyumweru batura 25 ibintu by'umwuka ndabizi abantu bo mu Rwanda mwigira intyoza za Bibiliya ntimwize Bibiliya ntimwayigishijwe kuko abigisha nibo bake yigisha ari gucungana doctrine z'idini ntazigonga ntavuga ibi bakandakarira nkaho mwashimye Imana ko mwabonye Mutabazi ubabwira ukuri atakweditinza hari umushumba umwe bahamagaye ku kinyamakuru gikomeye cyane hano mu gihugu
bari gukora inkuru bati wowe uravuga iki ku bya Apotre Mutabazi yavuze, abasubiza neza cyane nk'umunyabwenge, nk'umuhanuzi, nk'umuntu wiza kaminuza kandi nk'umuntu wakoreye muri aya mavuta. Yarababwiye ati Mutabazi yavuze ukuri ariko ubundi mu bisanzwe kutavugirwa mu ruhame. Ati biriya niko kuri abashumba bose bakifuje ko bivuga mu nsengero zabo, ariko barabizi neza ko ubivuze mu ruhame hashya. Rero Mutabazi n'ubundi ntacyo nakora ngo mutambugashye. So mu by'ukuri rero wenda ibindi bagenda bimbaza, ariko sinagenda ntavuze ngo biriya nabivuze kuko umwuka yarampaye kubivuga. Ntabwo nabivuze ngo abantu bama amaturo, nabivuze ngo ariko bijya bigenzwa ku bakozi b'Imana hirya no hino mu Rwanda. Mu manga makeya nabivugiye kugira ngo abantu ariko babikora mu nsengero z'iwabo, ariko babikora ku bahanuzi bagiye guhura nabo, kuko njye ndi umwigisha wabihamagariwe, anointed, uri mu mavuta yo hejuru, bityo ushobora kuvuga ikintu kikemerwa, kuko iyaba muri urwo rusengero bari bashoboye kwigishiriza ayo maturo ngo azamuke ntibari kumpamagara, kandi ngo icyo babwirije ntigikoreke, batitiye bavuze mu ndimi, njye naraje ndavuga kirakoreka, kuko autorite yanjye n'iyabo biratandukanye. So mu by'ukuri niyo mpamvu noneho rero kiriya kintu kijya kuzamuka, hari hamaze ibyumweru bibiri, video yararebye n'ibihumbi 30, yaba harimo ikibazo byakabaye byari byaraturendinze nkuko bimeze uyu munsi. Ariko umunsi nandikaga ibaruwa ya Baba wa Taifa, abantu bashatse kunyataka politically bari muri ibi bice bibiri nakubwiye, imihirimbiri n'imiyugira. Nakubwiye ko na Paulo yavuze ngo mwirinde izo mbwa, mwirinde abakeba gukeba kubi. So abo bantu bitwara bafite politike z'ubuhirimbiri, bamwe gutyo na gutyo. Ku itariki 17 nabibonye ku ma Facebook yabo bari bamaze gukatinga turiya tuntu badushyize hariya. Imana yarangije kumbwira ko bagiye kunyataka, ariko numvaga baranyataka politically, nubwo ntari umunyapolitike, kuko bari kunyatakira igikorwa kiri a little bit political. Noneho barangije aho kunyatakira muri iyo nzira, Facebook zabo nsanzwe nzizi ko batuka igihugu, batuka umukuru w'igihugu, niko kazi kabo 24 hours. Noneho muri video zabo nagiye ku mazina yawe tubibona, hagati ya video 5 zituka igihugu n'ubuyobozi bwacyo, startingamo video igaragaza ngo umugabo avuze amaturo. Ntago ikibazo wagite ku maturo, nta nubwo ari gushaka kuburira abanyarwanda ko bari kwibwa amaturo, ahubwo bari gushaka kugira ngo Mutabazi iki kintu yavuze, baza n'ikindi kintu abantu bazi, teori ya propaganda barabizi, baza n'ikindi kintu kiri bw'inonde media, kiri budomine media, bya bindi bya Baba Taifa bigahita bizimirira aho ngaho. Uretse ko bibeshya ko batsinze, impamvu yangiye yo gushyiramo agaferi ifite ikindi gisobanuro mutanazi mwebwe. Anyway, barabizamura bakubitamo, birazamuka biratutumbye. Imana yanambwiye ati hari umuntu uzakwataka utungurwe kuko mvaga akagombye kujya ku ruhande rwawe. Nawe naramubonye matariki 22 abakristo batangira kubifata n'abandi. Ariko ikintu abantu tagomba kwirengagiza, hari abantu nakuye hano kuyoboka Imana twasenganaga, naheshaga umugisha, duhurana mbere hahandi cyakera mvuga mbere gusenga, ibanga ryo gusenga subiza uti cyabaguye, turasengana bamesha umugisha, birarangiye. Noneho ariko uwo muntu akaba wenda n'urugero hanze. Noneho ariko nubwo musengana, iyo bigeze ku by'ubuyobozi bw'igihugu na politike, afite ukanenga ubuyobozi buhari. Uwo muntu ukora ikiganiro cya mbere kivuga ubuyobozi neza, gishima ibyo bwagezeho, kigaragaza n'uburyo agahita kuboroka cyangwa satana kuboroka, ntazongera kuvugisha cyase akakwandika bati ariko ibyo bintu winjiyemo ubona ko abinenze. Maga make nubwo uyu muntu ari umukristo, ariko ku rundi ruhande afite opinion politique runaka ahagazemo. Nubwo yabatajya hariya kuri media ngo abigire, ubwo ndivuga kandi nza amazina nuko ntayavugira gutya, kuko ibyo ni privacy yabo n'ibitekerezo byabo. Ariko nyine donc kuko asa n'ukurakariye politically, bihita binaffectinga kuba wajya gumusengera akaguhesha umugisha, cyangwa se nawe ukamuhesha umugisha akaguhesha undi, nkuko birivuga ngo ni mu bibi by'umwuka musarure iby'umubiri. Uyu muntu rero azajya hariya abe hameze nk'aho arwaye Apotre Mutabazi. Bamwe bati yaraguzwe, bamwe bati buriya yanditse ibaruwa ya Baba Taifa bamenyemo n'utundi twishi. Noneho rero uyu muntu nabona kariya ka video, uriya muntu urwanya igihugu yakazamuye kugira ngo kinonde media gase nakakudestabiliza cyangwa se kakugaragaze nabi mu Banyarwanda. Uyu muntu
noneho w'umukristo akakabona ahita agafata none agashyira kuri stati. Abantu wenda baciringa nawe bachatinga nawe bavuga nawe cyase groupe za WhatsApp abamo zibamo abakristo kuko ku ruhande rumwe afite opinion politique ariko kundi ruhande n'umukristo. None arahita agakubitamo kandi agakubita yashyiraho commentaire negative. Ba abantu bahita bagafata undi nawe ashyire kuri stati, undi nawe ashyire kuye, umusireyi nawe ahita kubitaho mbese buri wese aravuga hashye nyine kwa kuna abantu. None Apotre, so mu by'ukuri rero abantu bari muri ibi bintu muri inkundura cyane cyane ababa Kristo babandi batari mu rwego rwo kumvuguruza ariko bihaye urwo rwego ntacyo ubwo bizabaye. Ibintu byo mu mwuka ntago wabifarisifiye, autorité yo mu mwuka ntago yifarisifiye, ihari ibihari, iyo idahari ntayo. Sinambaye gutya, nambaye costume, nambaye cya kiremba cyanjye n'ikanzu, autority ikomeza kuba imwe. Hari abantu bazi ko wambaye ugashyira agasaraba ugashyira akantu hano ntago byongera autority. Ibira n'ugukanga adversaire, rero n'uguhabya audience, ntabwo biriya bintu ari byo bizamura amavuta. Nge nkize urushwima bwa mbere nambaye ikabutura ya pocket iri kumanuka kubera ko nari maze iminsi niyiriza kandi maze amezi 5 ngiye mu gakiza kandi nahoze nterura ibyuma. Nyine urumva ko umubiri waragabanyutse, noneho n'umukandara nashyiramo bikanga bikare. Ureko zipantira ba pocket wanashyize mu mukandara ukanyaga. Hari ukuntu ihita igira hano hakaza ikintu kimeze uko, mbese umukandara uciye ariko ikintu kubera ko wari munini gutya wabaye gutya, nubwo washyira mu mukandara iramanuka. Buriya nubwo ubona bana bishyamangaza ari ibintu nakize muri gahunda navuga ngiye gukubitira abapeti, ariko si kibazo, nta nubwo warwana n'umuntu mutangana. Biriya byabinga no kurwana umwana w'imyaka 5. Nta docteur ubarimo muri theology, nta mwigisha ubarimo, nta usoma Bibiliya ubarimo, no gusenga amavuta aravuga ukabona jegera. Iminwa yaratemutse biragaragara katakirya, biragaragara ko inzu yitishyuye. Uyu muntu najya guhangana nawe dupfiki. So mu magambo makeya aho ngaho narabyubashye kandi bene data ndabakunda, gusa bafite imitekerereze imyumvire nanjye mfite indi ntibihura. Ibyo ntibitugira abanzi. Noneho rero uwo muntu namubwiye ni mu Rwanda ku ntambara y'umunwa ni generali. Iyo bigeze ku ntambara yo kubiba ingenga bitekerezo nziza ihirika ingenga bitekerezo mbi, ndi special force. Aho ngaho ho rwose sinikorerezwa. So aho ngaho rero hari ukuntu bebikoze. Hari abantu wenda bashaka kwibaza byinshi kandi bindi. Uyu ni umuhamagaro nahaye n'Imana. Ntago nahagurutse mutabazi ngo nishamangaze. Ese ubundi koko reka mbabwire, uzishamangaza ujya kwigira umuhanuzi, wishamangaza uvuga ngo ndakora deliverance, wishamangaje mu byo mutabaza akora, mageragere yabigufitemo 25 years, yabigufite kandi ntago wayicika. Ariko iyo wavuganye n'Imana utubazo twazamo sekuse zaza, ariko ntacyo zagutwara. So mu by'ukuri rero abakristo icyo nabahamagarira ni ukunshyigikira amavuta bakansengera. Nimba navuze yerekwa badashyikira, nakunze Titus. Nge nkunda kuvuga abantu mazina cyane mbavuga ibyiza. Inde ntago nyamvuga umuntu muvugaho ibibi namuvuze mu izina cyese urwanya igihugu. Ariko umukristo mugenzi wanjye oya rwose amazina amwe wenda ndayazi ariko ntayo nashyizemo. Ariko Titus namushimiye ikintu kimwe. Tasiye baramaje ati uravuga iki kubye mutabazi yavuze. Avuga ati cyambere uriya ni intumwa nge sindiyo, nyine se gushaka ko sa n'umuntu ukosora ibyo yavuze, ntaga ariko bimeze. Mfite icyo mubwira namuhamagara akimubwira kuri telefone. Ndavuga ni dore umuntu ahubwo uri mu kindi kirere cyandi mavuta aba bantu batanabona, kuko ubukora bwo mu mwuka ntago babucungira ko ibyo umuntu avuga n'uburyo abivuga ubasha kumva. Arangije aravuga ati ntacyo unenga kubyo yaba yaravuze. Aravuga ati kiretse wenda ton cyangwa se langage yaba yarakoresheje, atariko kubiganira mu buryo bwo kubikosora, oya mu buryo bwo kugira icyo mbimubwiraho wenda uko mbyumva, mu buryo bwo kungurana inama nk'umuvandimwe muri Kristo. Ati nabikora namuhamagaye ntago ari ibintu najyana ku itangazamakuru. Ati reka twikomereze mu byo twavugaga. Mu by'ukuri yakivuze neza, ariko ku cyarangaje nejo nzakoresha indi nkiriye. Nuko gusa wenda ibintu byo kubwiriza ngiye kubihagarika muri public, nzajya mbwiririza mu rusengero, birangirire mu rusengero kubw'impamvu z'umuhamagara Imana impa, n'uburyo ntashaka yuko atake zo mu maturo ziza kurwana n'ibaruwa ya Baba Taifa, kuko ibyo bintu ntago bikwiye. So mu by'ukuri navuga iki ngiki, iriya ton iyo ntayikoresha, iriya rangaje ntayikoresha, ntago biba byarazengurutse u Rwanda. Icyari gikenewe si uko mutabazi njye abantu bamfata nk'umuntu w'igihangange w'igitangaza, uvuga ibintu bigoroye neza. Urumva ibintu bigoroye neza bivugwa na wa muntu. Uribuka wa muntu wigeze gukoresha ikiganiro w'umumama
w'imyenda y'ubururu n'akantu k'umweru, uriya muntu azi gutondeka amagambo neza, nabiriye Imana izabimuhera umugisha. Niba ashaka kureba abantu batondeka amagambo neza bazajye kumureba, azi kuyatondeka pe, Imana imuhera umugisha. Narashimye Yesu igeze kuvuga ngo ese mwagiye mu butayu kureba umuntu wambaye ikanzu ihuhwa n'umuyaga, atabo baba mu mazu y'abami? Ariko nimba mwaragiye kureba umuhanuzi mu butayu, Yohana n'umuhanuzi. Iki ndakivugira iki? Ndakivugira yuko Mutabazi hari ukuntu ukubita ipiki cyangwa ishoka mu gishyitsi ushaka kukirimbura, cyakanguka cugusa cyangwa se ukazunguza. Hari n'ukuntu ijeke bagiye gukuramo ipine bagikiramo bwa mbere kubera ko iba yarafashe uburyo uko ipine igenda yifunga kurutaho, umuntu ajya agakandagira akitendekaho. Biriya nakoze ni ukwitendeka ku rufunguzo rw'ipine. Nuwa ngo dayimoni n'umuzimu utuma abantu badatura kandi yarabahaye umugisha. Ariko uzi kubona abantu baparitse ama Range Rover, ama V8, urusengero hakenerwa miliyoni 30 abantu bakareba gutya. Iyo mbaraga rero y'abadayimoni ituma abantu batumvira ibyanditswe, bana bibwirijwe by the way. Kugira ngo ivemo hakenewe iri yarangaje ni nko gukandagiraho. Ubu rero intuzi inatubwo yoroshye wazungurisha intoki gutya bigakunda. Mu by'ukuri suko Paulo avuga ngo mwirinde izo mbwa, yarayobewe ko ari abantu bari bugumve ngo ngimbwa, ati mwirinde abakeba gukeba kubi. Urumva yuko ririya jambo ngo mwirinde izo mbwa ryari nko gukandagira ku rufunguzo kugira ngo kwa kundi ugire noneho ugakaragisha intoki, mwirinde izo mbwa. Akomeza no avuga ngo mwirinde abakeba gukeba kubi. None hari umuntu ushaka kubwira ngo iyo ukoresha rangaje ivuga ngo mwirinde abakeba gukeba kubi, izo mbwa iryo jambo izo mbwa ukarishyira ku ruhande. Oya, biblically ntibyemewe kujya mu rusengero imbokoboko, ntibyemewe kujya kureba umuhanuzi imbokoboko, ntibyemewe kujya kureba intumwa imbokoboko. Mu magambo makeya biri biblical. Kugenda n'urutwe gusa ugiye kureba umuntu w'Imana ntibibaho. Ntibyigeze binabaho, ahubwo byahimbiwe i Kigali. Nta nubwo muri Kenya bibaho. Wenda tuvuge ngo murambwira ibya kera. Kubera iki? Ngo Bibiliya dusoma ibitwereka neza. Ese ubundi uyu muntu usengera kanseri gashirira ku buzima bwawe, ukeka ko kandi kazakora kugira ngo ugire amavuta usenga 24 hours nta kindi ukora. Noneho rero nimba uzi ko asenga full time, agomba no kurya kuri konti yawe full time. Ashobora kurya kuyawe akarya no kuyundi ko asengera abantu benshi. Ariko nimba asengera abantu 40 bikarangira ari gusengera n'ibiryo, mwirebe mwigaye. Ese ubundi ubona abana batagomba kujya mu ishuri kandi ryiza nk'iryo wawe arimo? Ubwo rero wumva yuko ibyo atari byo, wenda abana be bakabarya amabuye nawe akarya konkase, fata ibeni uyuzuza amabuye ujye kumusura, mbwiye uti mutumishi naje kugira iyerekwa n'ishurirwa yuko urya amabuye. Uretse ko unayahamenye yajya kuyagurisha akakuramo ibirayi by'abana cyakawunga k'abana. Nje hari ikintu nzahora mvuga kiri biblical, igihe cyose nzaba mvuga ndi kuvuga ibyanditswe. Bibiliya iyo nyisobanura nk'umwigisha, mbona neza yuko imodoka 50 za mbere nzinza ku rusengero habagomba ko harimo n'umushumba za mbere. Nshobora kuza ku rusengero nkareba imodoka nkareba izifite agaciro kanini. Iya 50 nayigeraho nkavuga ngo izi modoka naciye zose nimba hatarimo y'umushumba yaravangiwe. Ibyo nkabivuga nk'intumwa. Ibyo na Pasteri wabivuga, nta niyerekwa ryabyagira. Inzu 50 za mbere mu bwiza hagomba kuba harimo y'umushumba, kuko kimwe cya 50 cy'iminyago ni cya Eleyazari umutambyi. Iri jambo riri quite clear. Amashuri abantu ba mbere bafite abana mu mashuri ahenze mu rusengero, tubaza tugasanga hari ababyeyi 70 bafite abana Sparrow International Schools, Sparrow, Green Hills n'ahandi nkaho ngaho. Hari abandi bafite muri za Amerika 50 ba mbere hagomba kuba harimo n'umushumba. Kuba rero ibyo bitarigishijwe neza, ese Joe wenda urambaza n'ibindi bibazo, ariko ndumva navuze wa reka nkubaze, ubashumba Kigali ubona bishimye? Ubona batumishi bishimye? Uretse ko n'abantu bampagurukiye kubera iki? Babaga mu matorero bazi ko bazabagira bashumba, babona akarongo kabikatiyeho. Ari amashuri bize babona akarongo kagiyeho. Bimeze nk'aho bafite trauma, bimeze nk'aho bafite igikomere kivuga ngo none natwe tuzakubita hasi amaturo, tunakubita hasi ibibera mu nsengero. Ingoma ya Izayi bakayikritika do A a Z.
iyamubanjirije bakaba barayikrititse do A Z niyabanjije, ugasanga nta ngoma nimwe bigeze bemera, cyangwa se administration cyangwa se nyobozi. Ubwo kandi bakabikora aho ngaho, bakabikora kuri Gitwaza, bakabikora ku mutumishi wese. Rimwe nimwe akanaza akavuga ngo njye Imana yampaye ubutumwa, ukamubona no kugura ipantaro nzima ntarabigeraho, ngo njye Imana yambwiye ngo abantu bihaye amataito y'aba bishop ngo n'abapost. Ubwo mitambara umubare w'abantu ashyizemo i Kigali nkahita numva yabarangije. Burya ari kumvikana nabi kuko turi mu gisata cya gospel, ariko hari ijambo muri sekera bakunda kwita inyiga guhuma. Iyi nyiga guhuma koko ubu niyije gufata abaposo bose b'i Kigali tuzi n'ababishop bose barimo aba doctors in theology, harimo aba prophete twemera, ye baba we bose akabafata neza, akabakuba nazera, akavuga ngo njugunye pobere. Kubera iki? Kubera yuko ngo bihaye amataito. Afite ikibazo cy'amataito, nta nubwo azi ko bishop byanditse muri Bible overseer, nta nubwo azi ko intumwa ryanditse muri Bible apostle. Ngo bamwe bagira intumwa, abandi bagira abahanuzi, abandi bagira abigisha, abandi bagira abashumba, abandi bagira abahanuzi. So mu by'ukuri rero wenda kankureke umbaze ibibazo, ariko numvaga nge nanezerewe n'uburyo ririya jambo ryakoze umurimo rikazenguruka rikagera ahashoboka hose. Yes, numvaga wenda bari bakwiye kwibaza ubisobanura mu buryo butandukanye. Numvaga uri kubivugaho, niyo mpamvu nakuretse ndaceceka. Ntabwo ari uko ntari kujya nkubaza ibibazo, nanjye sindongera kuvuga ibintu birambuye byinshi. Yego, icyo intego rusange yo kuvuga byinshi gutya, numvishe kwari kugira ngo ubwire abantu ko bakumvishe nabi, harimo abakumvishe nabi, banyumvishe nabi. Yego, motive zanjye cyangwa intention zanjye zo kuvuga bazinterpreta nabi. Yego, ariko iyo duhamagarwa ntago Imana ikubwira ngo uzavuga ibyo abantu bashaka kumva. Mu minsi y'imperuka amatwi y'abantu azaba barya, kandi n'ubu Kigali arabarya. Ngo barashaka abigisha bahuye n'irari ryabo, urabazi. Rata ntakagira ubabwira amaturo n'icyacumi buriya byari by'isezerano rya kera. Abo ni abantu bari kukubwira ibihuye n'irari ryawe. Umuntu ntashobora kuvuga ati n'abakubwira amaturo bakakubwira yuko kujya kureba umutambyi, kujya kureba umuhanuzi n'urutwe cyangwa nta kintu umushyiriye ari umuziro. Ati nabo nababikubwira kubera inyungu zabo cyangwa indamu zabo. Ubundi Apotre uhuza gute wenda kuvuga yuko kizira kikaziririza ivuga iby'amaturo yahabwaga Eleyazari umutambyi y'iminyago? Ngewe navuga n'indi mirongo myinshi nuko nanze kwitondera. Parido gatoya. Uhuza gute kuvuga yuko kujya kureba umuhanuzi, umutambyi nta turo ujyanye ari kizira? Ubihuza gute n'itabuka ry'umwenda warukingirije ahera watabutsemo kabiri ngo buri wese yigerereyo? Umuntu ashobora kubyibaza wenda. Ndabihuza gutya. Paulo yabwiye Akorino, urwandiko rwa mbere rw'Abikorino n'igice cya 9 umurongo waho wa 9 kumanuka kugera ku 17. Arababwira ati reka mbabwire ati nta muntu uhambira umunwa w'inkonyora amasaka. Ati niko byanditswe mu mategeko ya Mose. Urumva ko Paulo azanye amagambo yavuzwe mu mategeko ya Mose yambukanye muri uwo mwenda watabutse. Arababwira ngo ibyo ngibyo ndahamya yuko Mose atabivuze yerekeje ku nka. Ati abantu bibwira yuko yabivugiraga inka wanahambira umunwa yahonyoye amasaka, yamara ko yahonyora ukanayiteka ukayiryamo umufa n'ikinono. Ati yabivuze yerekeje ku batumishi. Paulo akomereza muri iryo jambo ryo mu gihe cya Mose. Aravuga ngo muribuka yuko abakoraga imirimo yo mu rusengero basangiraga ibyo mu rusengero. Hano ikibazo kiri i Kigali. Abatumishi bashobora gukora ari babiri ntibasangira akarya umwe gusa. Niyo mpamvu ubona bamwe bahita babitaburamo nabo bakajya gutangira ibyabo. Ese ubundi umutumishi cyangwa umukozi w'Imana ninde? Ni umuntu umeze gute? N'umuntu wamagawe. Reka nkore shambo, nimba tuvuze umukozi w'Imana cyangwa mutumishi wenda n'igiswahili, ariko n'umuntu Imana yahamagaye mu bana bayo ngayikorere. Ijambo riri muri Maraki rikavuga ngo azababarira nk'uko ababarira, ngo nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. Umwana umukorera. So hari abantu Imana ihamagara mu bana bayo ikavuga iti nuko bafite abana 5 kera abami bakibaho, agatera igihugu akagifata, yashoboraga gufata mu mwana umwe akamuhereza territoire imwe ngo najye kuyobora. Ariko akaba n'undi mwana atabonamo iyo mpano yo kuyobora igihugu, akamureka akaguma mu rugo aho ngaho. Nuvuga ngo rero hari abana baba mu rugo bakarya neza, bakubaka utuzu twiza n'udutaje muri Kigali. Hari n'abandi fatika avuga ngo mbereje kunkorera, mwebwe mbahaye inshingano mu murimo kugira ngo mugire imirimo itandukanye yo muri uru rugo cyangwa se muri ubu bwami mutunganye. So, mu by'ukuri rero abantu banyumvise nabi, ariko aho waruvuze uti
ibyo bintu wabihuza yabihuza gute Paulo arakomeje aravuga ngo abakoraga imirimo yo mu rusengero basangiraga ibyo mu rusengero ngo abakoraga n'imirimo yo ku gicaniro bagasangira ibyo ku gicaniro ubwo biravuze ngo abafite inshingano mu rusengero umwe ahembwe 3 na vewiti undi ahembwe 2 barabikurikiranya bageza hasi abo ni abakora imirimo yo mu rusengero basangira ibyo amaturo yaje mu rusengero aravuga ngo n'abakora imirimo yo ku gicaniro reka mbare bahanuzi umusanga mu nzi we muri sari we akaba yasengera abantu mugahurira ku musozi cyangwa se akakuyatinda gusengera kuri telefone ngo nabo basangiraga ibyo ku gicaniro arangije hasi aravuga ngo kandi n'umwami wacu Yesu Kristo niko yabitegetse ntabwo yabisabye it's not ni kwa audacyo maombi ngo yarabitegetse ngo ubwiriza ubutumwa atungwe nabwo aho ndagisobanura ubwirije ubutumwa yambara inkweto nziza nimba babwiriza nabo bambara inkweto nziza iyi if condition abantu bayumve nimba ubwiriza abantu bajya Marriott ndavuze 50 by'umwihariko bakaba bajya Marriott ubwo butumwa bugomba gutuma nawe winjira Marriott nimba uhanurira bajya Marriott 50 ubwo buhanuzi bwawe bugomba kwinjiza nawe Marriott nimba uhanurira abantu bafite inzu z'amakaro ubwo buhanuzi nawe bugomba gutuma ugira inzu y'amakaro it's biblical ngiye mu isezerano rya kera nabisangayo ngiye mu isezerano rishya Paulo abivuga neza ngo Yesu yasize ategetse ngo ababwiriza ubutumwa bajye batungwa nabwo abana bawe bige mu mashuri ariko urwego rwa yabo ubwiriza bari ushobora no kubwiriza abantu ambara bodaboda gusa ihangane mutumishi ambara bodaboda uzura umwuka wera ubasengere Imana ibahe congo ubasengere Imana ibahe imodoka ariko nimba wabasengeye ukabageza kuri rwo kubigira n'igihe cyawe cyo kugira ngo nawe bigire biturutse muri bo kandi Imana yashyizeho protokole mu byanditswe arangije hasi aravuga ngo none se ngo ubundi ngo ntago munazi yuko protokole y'umwuka iyo umuntu abibye iby'umwuka aba agomba kubasoramo iby'umubiri buri hari n'abantu batabizi iyo umuntu niyo yaguhanurira karebayo navuganye n'umukobwa mu gitondo we w'imyaka 22 watangiye guhana afite imyaka 6 yitwa Clarisse vendeza umukobwa areba n'umumano namamagaye kuri telefone ariko umukobwa yantangaje so abo nabahanuzi ariko tugomba kumenya Bibiliya itegeka iki kuri abo bantu ko bagomba kubeshwaho n'iki ko bagomba gutungwa n'iki ko bagomba kwambara ibiki so nimba rero yageze ku rwego ahanurira aposo nkanjye nawe hari andi mavuta agomba kuzamukamo y'iby'umubiri Paulo arababwira ngo ibyo ngibyo niko bikora abantu rero nari nshatse kubabwira iki iyo umuntu agwanuriye nkuko akareba mu mana akavuga ibintu bikomeye atari ukukennye atari ukutindahaye ukamwimituro ibi ndabivugira iki tuvuge ko usigaranye 1000 imbere n'inyuma mutanatetse mu rugo akarekura ubwo buhanuzi ntukivane mu mufuka ngo kimuhereze gusora kwabyo uziyuha icyuye njyewe niyo yaba ariyo nayinsigaranye ari itike ndayaguha nkagenda n'amaguru cyangwa nkagira umuntu nguzitike niryo principe ngira niyo principe yanjye mutabazi njye ntago ari ibintu mbwiriza abantu kubwa amacena ni ibintu mbwiriza abantu ariko kuri kwa Bibiliya nemera icyakora utabyemera ryo nawe yemerewe kwemera ibindi icyakora nimba ibyo wemera bikora bigumane ariko nimba ibyo bintu nanjye nemereyemo bimaze kunzamura birananzamuye kandi nejo bizanzamura kusingiye guhagarika kubikora nahagarika kubibwiriza ariko sinahagarika kubikora kuko namenye kariko kuri so rero abantu babyumve gutyo Paulo arongera abwira Timoteyo kuko yaramusigiye inshingano rikomeye mu itorero aramubwira ngo mu gice cyawe cya 5 aramubwira ngo abakuba ngo ntukemere ikirego ku mukuru w'itorero hatariho abahamya cyane 3 aramubwira ngo abo kubaha bubahwe hasi aravuga ngo abo kuba mububahe ngo cyane abarushywa no kubigisha ijambo ry'Imana ariko iyo urebye muri Kigali ubona abantu bubaha batumishe koko iyo urebye ubona babubaha ibyo tube tubiretse iyo sije tuyiretse ntarakarira muri kiganiro bashobora kutabubaha ibyo tube tubiretse kubera nabo batiyubashye nkuko bya oya reka nkubwire muri Kenya nkubwireho gato muri Kenya muri Kenya umuyobozi wa PEFA na bari Bishop Kitonga nkubwire ukuntu babaho iyo ni Kenya twegeranye muri East Africa kandi iyo baje ubuhamya mu rusengero abantu babonye ibitangaza bifatika bigaragara kuva bagira mu nzu y'Imana agenda inyuma ye hari V8 ebyiri akagira imodoka agendamo hagati imbere akajya V8 ebyiri zose zikaza kubimburirwa n'imodoka ya polisi nk'uko yize traffic urumva iyo cortege abatumishi bazamutse Imana yazamuye niyo cortege babaha Archbishop
Nganga, Dr Nganga niyo protege agira, ba Bishop Kitonga niyo bagira. Nshatse kwereka icyubahiro cy'abakozi b'Imana. Uwo mugabo pefa yo mu Rwanda yaramubwiye ngo wazatubabara ukaza kudusura mu Rwanda ko ari wowe overseer dufite muri aka karere. Arababwira ati pefa yo mu Rwanda ati ntituyibona, tugiye kuzayisengera kuko uburyo mwumva Imana n'uburyo mufata iby'Imana na protokole mu buryo bw'umwuka, twayobewe ibyanyu gusa. Ati twarayobewe, tugiye kuzafatira isengesho tubasengere. Ati hano aramubwira ngo hano dutahura urusengero, perezida wacu yaraje. Ubwo ndivuga muri Kenya, utagira umuntu by'interprete ukundi. Ati perezida wacu yaraje, ati yari yicaye kuri ya ntebe y'imbere hariya hasi, ati ntiyazamuka hano. Ati ntibishoboka. Ati nawe kandi yageze mu rusengero akumva ashaka kumvugisha, aca kuri protokole akayibwira ngo ndashaka kuvugisha umushumba wayo. Ati hano muri Kenya, ati icyubahiro abakozi b'Imana Imana yazamuye bahabwa byagorana kugira ngo kibona n'undi muntu wese mu gihugu. So simvuze ngo abantu bazabikora nko muri Kenya, abantu bajye bumva neza, ahubwo ndi kuvuga ngo abo bubashye amavuta kuri urwo rwego nibo bafite ibitangaza bitonyanga nk'imvura. Kubera iki? Ari mu ituro biriya navuze hano bakanyanjama bivugiweyo, abantu babikoreramo bakabona umugisha. Kananjye mbivuga hari hagamijwe iki? Nari mbivuze ngo abantu babikoreremo babone umugisha, ntago nari mbivuze ngo abantu bajye kuri za YouTube, kuko ikintu cya mbere, ese ubundi urajya kuri YouTube urumwigisha mugenzi wanjye ngo we undushije revelation? Ese mu amagambo makeya, you don't qualify even to debate with my anointing. Ntago qualifying gukora deba n'amavuta yanjye. So ni rimwe na rimwe rero mu Rwanda twagize abakozi b'Imana yanga kubwira ukuri ngo utabibona nabi, ariko ikibazo biri kugushyira mu muvumo, biri kugushyira mu kangaratete. Nk'aba bantu wabonye bose bakoze ibiganiro kuri Mutabazi, bari bamaze igihe bariya, nta nubwo ari abandi, abenshi muri bo bari repese, bari banabikoze kuri Gitwaza ubwo yavuga ngo abasiramu bazajya mu ijuru. Ko Mutabazi ntavuze mubona ntagira umunwa? Ubu Mutabazi nzishya mangaze nataka amavuta ya Gitwaza. Ubu hazi iki cyo gihe mageragere yakurya. Mutabazi numbona navuze Gitwaza nabi, uzamenye ko namageragere kurikiyeho. Kubera ubwenge nzi protokole zo mu mwuka, singe nzikiniramo. Miriyamu na Aroni bavuze Mose, Miriyamu afishesha ibibembe kuva ku mutwe kugera hasi. Abaroni ashaka Mose ashaka kwiruka. Protokole zo mu mwuka nta mikino. Umuntu hari ya Uganda, nje mvuga ibintu nabonye. Bishop yarababwiye, Bishop Tumwishuke James, PG Uganda Kabare, ubasigaye ari nka representant adjoint wa DPR yaho. Okay, icyo nakita nka DPR yaho cyitwa PG, Pentecostal Assemblies of God. Ni itorero ry'umwuka riri muri buri murenge, muri budugudu nk'uko DPR tuyizi mu Rwanda. Reka mbyite gutyo abantu batabyumva nabi, n'abafite za verite mbona bamwe banuganuka batabyemera. Rero nge ndafata cardinal, ariko wowe wampamagaye mbwira ubundi tahita ishingira kuki kandi ndafata iyi nkubita umutwe kwinuza ko nandi kubisengera mu mutima. Ye muri Pasteri ngenda senga, yo nabaga ndi kugenda n'amaguru nabuze ati nagendaga nsenga, nicyo cyamfashaga urugendo. Amasengesho nasengeye kuva hano mu mujyi njya mu Kagarama n'amaguru, ntago wayaba. Njya kuri pave nkabanzi ko nta modoka ya hansa, isengesho nkari ritura. Noneho ngeze aho ngaho nyine ndabwiriza, ndangije kubwiriza abantu buzura umwuka wera. Hari n'umuntu usanga atarabwiriza aho ngo itorero ryose ryuzura umwuka wera. Nicyo kintu cya mbere kiryoha mwivuga butumwa, ukabwiriza n'umwana niyo nka bose bakuzura umwuka wera. Aho buri mu mavuta y'ijambo sa ugeze ku munsi wa 18, ndangije kuri mu munsi wa 18 ndabyibuka nandi kujya mfite inzara y'ibihekane cyangwa se nabuzukuru b'inzara, ariko turi mu mavuta adasanzwe. Ubuzura umwuka wera arangije afata microphone, aravuga ngo reka dushimire. Yakundaga kunyita, ntago narakabyimikiye, ariko yakunda kunyita Pastor Maurice, we yakoreshaga izina Maurice. Ati reka dushimire ageze kuri pasi ntago yashyizeho ta, Imana itimuhagarika. Yaramubwira ngo itawe imiko uwo muntu. Yaramubwira ngo mvuke uyu Uwiteka mbwiye, ngo arambwiye ngo wowe nturi revera, nturi pasteur, nturi bishop, ntuzigera unababyo. Kandi ubwo nawe yaragiye kunyita Pasteri, ariko nyine ukubinyitira mu mubiri, ageze muri dimension y'umwuka Imana iramubuza. Ikatane twakira ati full stop. Yaramubwira ngo ni intumwa. Makonde eshatu, yaramubwira ngo ntuzite kuri title y'intumwa.
cyangwa kwambara bijyanye n'uko intumwa zambara uzakore responsabilité inshingano aribyo nakoze muri ziriya video ubona zitrendinga iriya ni onction apostolique biri gusirikira ababyananiza bakananiza muri onction evangelistique onction pastorale ntago bihura none arangije irimbwira condition ya kabiri ngo kandi cya kabiri uzahugure kandi wigisha abantu bakora yitwa abaposo ariko badakora inshingano z'abaposo nafite imyaka 27 namwe icya gatatu ntuzumve yuko ufite inshingano ku itorero ryonyine cyangwa se ministry ushumbye uzafashe amatoro yose kimwe yemuye n'umuntu umwe ADPR akansanga in box ndamufasha namara kumufasha ati se wazajya nterana namwe gumiyuri nkuka nakuganiriza guhindura uzahindure ntago ngufashe kugira ngo uhindure hari abantu bari baravuye ku cya 10 ba ADPR benshi naguha namba zabo nasubije ku cya 10 kandi mbizi ko bazagitanga muri ADPR iyo mbafasha nk'intumwa ntago mbafasha nk'umuntu ugira ngo nkururire muri ministry cyane cyane kizacu banazifunze ariko buri abantu bamenye ukukuri iyo urusengero n'urw'inkuta bafunze ntago umuhamagaro ubifunze kuko nta nubwo ba Paul Imana bahamagaye ngiti ubakira insengero yamuhamagara i Damasiko bamumanurira mu kadiri cyangwa mu ntebo nijoro ntago yamanutse ari diakon Paul ni yamanutse ari pastor yamanutse ari revera yamanutse ari intumwa Paul mu byukuri rero aho rero niho ahanga niho babyiciye niho wimikiwe rero baramfukamisha bashyiraho ikirago muri ayo masengesho ya 21 baranyimika abantu rero benshi ikintu bahita bakora simbe babujije ariko nge sinabikora nimba nabyita kugereka amavuta ku yandi iyo bamaze ko namaze kugira akantu nk'uko ngafite ahita ashaka uburyo afata sare muri Marriott hari nugeze ku impropose kandi ari inshuti yanjye ndambwira ni ubikoze kubishyaka ariko I don't believe in that ntago ariko nizera n'abandi ba Apotre bazavuka muri ministry nshumbye bazimikirwa amasengesho ntago ari muri hotel wowe wimikiye mu cyumba cy'amasengesho 21 ni nabyo nge nizera n'uyu munsi Apotre uzavuka muri ministère nzamubwira ngo turafata amasengesho icyambere ntago twakurambika ibiganza ngo tuguseka mufite byitwe kubaye intumwa hatavuze ijwi tutaryumvishe ngo turyumvye byakwere ntago bikunda kukwerega waba pastoro ntajwi ryavuze hari n'abava kwiga za theology hari n'abatanga za miliyoni 2 bakabaza paroisse aya makuru ajya aciricikana icyo tukireke kukinjiramo ariko ni gute bavuga kuba intumwa y'Imana Imana mutavuganye ibyo bintu byabimeze nkaho ari ubwesiko byari nko kubeshya so izindi title hari title ebyiri wundi abantu bagomba kubaha umuhanuzi n'intumwa na rero nicyo nari ndi kuvuga ngo umuntu bita intumwa n'umuhanuzi n'abantu bihariye udashobora kuvuga ngo kuko ntago waba umuhanuzi Imana mutabivuganyeho ntago umuntu yagutora ngavuga ati ngiyewe nk'umushumba w'itorero nkugize umuhanuzi ntibikunda kandi ikindi no mu Rwanda ntago tubimenyereye ko abahanuzi nzi bagiye basengerwa kuri uyo myanya cyangwa se bakaba ordained ariko ntitumenyeye abahanuzi bimikwa ibyo nabyo nibitangire bibeho nabyo ni byiza gusa nanone twige cyangwa se nk'umwigisha sindababwira abantu mu myizere yabo uburyo babikora kuko ADPR yimika idasutse abana amavuta Zion Temple wenda isuka abana amavuta ntago ibyo bintu bituma dushwana kuko ntago ibintu bikorwa kimwe ahantu hatandukanye so rero muri ministry natangije doctrine nanditse ziravuga ngo umuntu agomba kwimikwa kabiri ariko se yimikwa kabiri gute ni muri buriya buryo bwa Dawidi ayo mu ihembe ni ku karago kandi uko ni ku kwimikwa official kwa nyako ariko hari n'igihe cyo kwerekwa abantu icyo gihe ntabwo tubyita kwimikwa tubyita kwerekwa abantu cyangwa se gutangariza publique yuko uri cya kindi wimikiwe ku meza y'abakuru bawe ku mavuta y'ihembe ayo Samuel yari yanyengeje mu gikondorero cyangwa se mu mwenda we nuvuga ngo rero nge kwimikwa kwanjye kungira apostle nuko kwakozwe na profete mu masengesho y'imisi 21 ku munsi wa 18 noneho ahubwo hashobora kuzabaho kwerekwa abantu ryari ni ryari ubwo biteganya kwerekwa abantu urumva ko ni ceremony gusa yo gutangariza abantu ibyabereye in private rero ibyo ni ibintu byakorwa ministry imaze kugira amashami menshi mu gihugu mu kindi ministry yamara kugira amashami 30 ku isi cyangwa se niyo yaba 5 none icyo gihe babantu ba ya mashami za branche niyo bya mu Rwanda ufite mu ntara zitandukanye babantu ba ya mashami
bari muri ya myizerere abageze igihe kugira ngo batangarizwe ngo uyu niwe aposo uyoboye uyu muhamagaro cyangwa se iri yerekwa. Ariko bano babikora muri za Mirikorine na za Serena ntago mbirwanya, ariko n'uburyo bwabo bahisemo. Impamvu nge ntabitekereza kuriya, nimba ugifite urusengero rumwe ukajya muri Serena ugiye kwibwira abanyarwanda, kandi ni nk'uko ntago Dawidi yagiye kwimika kugira ngo bibwirwe Siriya, Samaria, ibihugu bindi, ni ukubibwira Abisirayeli. Abisirayeli ni bande? Ni ba bantu bari muri ya ministeri washinze, ya vision. So rero mu gihe hakiri ministry ntoya imwe, sinumva reason yo gukora ya ceremony public. Ahubwo byangaragarije yuko abantu ya ceremony public niyo baha agaciro kurenza ayo mu ihembe. Hari n'abantu bakoze zira ceremony zo muri public zo muri Marriott nahe ayo mu ihembe batarasutsweho. Donc aho ngaho niho hari ikibazo ahubwo gikomeye. Kandi ni nk'ibi ngibi byose nubwo zino za depera bari nini, byakaye byiza umuntu ajya ku mushumba yarabanze kubivugwaho, bigacishwa muri cya gihe cy'icyumba n'amasengesho, Imana ikamugira umushumba, noneho kiriya gihe bikaba ari nko kubyemeza officiellement mu buryo bwa administration. Ibyo bintu bikozwe gutyo byaba byiza. Naho uyu munsi nidutunga abashumba yatanze miliyoni 2.5 kugira ngo bamuhe paruwasi, uyu muntu azakuzonga. Kuko ari ibintu nshobora kujya gukora no ku gihugu, kandi najya gukora ibintu Imana ikambwira iti ibintu rekira, subira inyuma, ibi bintu bihagarika. Kubera iki? Wavuganye nayo. Ibintu byose ukora ushobora kwibeshya, ariko iyo wibeshye iti kugarura. Biravuze ngo umuntu wahamagawe akaba yarumvishijwe ajya kubijyamo, niyo byakemezwa mu buryo bwa administration, ariko uyu muntu ntaga acungwa gusa na administration, kuko nijwi ryamubwira. Dufata urugero rworoshye, uribuka umuntu wavuye nimba yarafunze, nimba yarakurikirwa n'inzego, akaza reklame imishara y'amezi atakoze. Uriya muntu hari ijwi yavuganye nabyo ajya kuzamo, swate ryamubwira ngo yarekarame n'ayawe, swate ibyo bireke donc wishyira mu manzi itorero cyangwa se wiza icyo kintu. So aho ngaho biratuye bikeneye aba bantu. N'impamvu ni hari intambara amatora atandukanye, ni ukubera ko umuntu bino bya ordination byo muri hoteli, bino byo kuvuga ngo barobanuwe, nibyo baha agaciro. Biriya byahariya ku karago, hariya mu ihembe, amavuta y'ihembe ya Samweli bamusukira amavuta imbere y'abakuru be ntahari. Kandi uribuka neza yuko ngo amaze gusukwa ayo mavuta aribwo yatangiye kujya ashwanyaguza intare n'idubu. So noneho rero ugasanga ibintu bimwe na bimwe twabigize ibinyedini, nibyo nita ku bunyedini, kandi imihamagaro twahamagawe ntago ari ubunyedini. Rero reka mvuge iki ngiki, mvuge ngo muri ministry yanjye hari abandi ba apostle ndera. Iyo uje Imana ikaguhamagara umuhamagaro wa apostle, nge ntago nkupfukirana. Kandi ikindi ngomba kubimenya yuko apostleship yawe itandukanye n'iyanjye. Urugero, hari nk'umuntu mba nshumbye, donc murera, ariko nzi kari intumwa. Nkuko wenda n'urugero Paulo yamanutse mu gitebo nk'imineke cyangwa nk'amavoka, bamuciye mu idirishya ry'i Damasiko, yari Apotre, ariko maze nk'ukwezi kumwe gusa yuzuye umwuka wera, aha uwo muhamagaro. Ntabwo yigeze aba mwarimu, ngo ejo abe diakoni, ngo ejo abe Pasteri, ejo abe revera, ejo abe bishop, nk'uko wenda macaca amwe bajya babigenza. So ariko nanone yagombaga guhabwa witwa Barnaba kugira ngo amubere nka spiritual father cyangwa se amurere. Barnaba bakajya bagendana, amwigisha umuhamagaro cyangwa se amwigisha umurimo. Ariko twibuke neza yuko umuhamagaro wa Barnaba wari utandukanye n'uwa Paulo. Paulo we yari umuntu umeze nk'umusatuzi wa mwana w'abasatuzi b'iyi minsi, yarameze nka mutabazi. Paulo Luka bageze Tesalonika bagiye kwerekera ahantu hari ubukene n'indwara zikomeye, hari urupfu rwigaragaza, aratinya. Luka ngo yisigare Tesalonika ko hari iterambere n'amajyambere, hari wifi. Tubaze mu by'uyu munsi nkuko babwira umuntu ngo tujye gukora umurimo ahantu mu byaratoya, ngenda ngo Kigali no hari ituro risobanutse wa. So arabyanga. Noneho bongera guhurira ahandi hantu, byanditse mu byakozwe n'intumwa, ngo ashatse kubakurikira barambwira ati twageze ahantu hari urupfu uradukwepa, none ugeze ahantu ubona biryoshye urashaka kongera kwifatanya natwe. Paulo aramubwira ati ntago watujya inyuma. Iyo yari amavuta Paulo yakoreragamo, yayindi yo kuvuga ngo ntago mbwiriza nkwihohoraho, ukuri ndakukubwira live ngende. None ariko Barnaba we yaramubwiye ngo ntiwibuka ko turi Yerusalemu, abandi banze kugufata ngo mugendane, ko bagendaga ari babiri byibuze, ngiye nkagufata. Ati rero naruka nubwo yakoze ikosa cyagihe ukaba wanze ko tugendana, wowe fata Timoteyo mujyane, nanjye mfate Luka, ni ngewe ufite umuhamagaro wo gufata abatawe. Urabona yuko nubwo Barnaba yareraga Paulo, yareraga umuhamagaro wa Paulo, yari abizi neza ko amavuta ya Paulo ni ukudakorana n'uwamutaye bigoye. Donc Barnaba
yararetse Pawulo abawe nanjye niko mu muhamagaro nkora ushobora kuza uri muri dimension ya 3 njye Imana yamuhamagariye muri dimension ya 4 dimension ya 4 ukombina politike na economy z'igihugu ukazikombina na zomene byose birajyanirana ni dimension ya 4 noneho iyo uwo ndi kurera we ari uwo muri dimension ya 3 bivuze ngo iki nkivuza abantu arya bakigira atake nk'abantu barugaje bari muri dimension ya 3 prophecy miracle ewana umubaza ibintu by'ubuyobozi bw'igihugu nta cyari bubivugeho rwose abandi niyo yaba afite ibitekerezo ntabyo yakora ntiyajya kuri mikoro ngo abitangaze we ikimuga kirahaguruka igipfa amatwi cyumve ahanure healing prophecy deliverance preaching teaching the bible birangiriraho ya 4 ni igihe bitangiye kwinjira no mu buzima bw'igihugu aho ngaho nibwo bayimakane iyo rero uwo muntu yahawe apostleship ariko ikorera muri dimension ya 3 ngomba kumenya yuko ntazamurera mushyiramo ibingibi ngiye mujya mumbona mvuga biri political cyangwa se biri muri mu buzima bw'igihugu ngomba kumenya kubimurinda kuko nubwo ndi kumurera afite umuhamagaro utandukanye n'uwanjye so n'ibindi bigiye bitandukanye rero iyo agiye kugenda muri doctrine zacu agenda tumuhaye amafaranga niyo yaba make nashaka 10,000 cyangwa 100 ariko tumwereke ngo Imana ubwo guhamagaye ngo ujye gutangira umuhamagaro wawe genda amahoro ni nkuko wenda nk'icyo gihe Pawulo afata akagenda na Timoteyo Barnaba akagenda na Luka byanga bikunda tuvuge yuko kuko niko muri Israel babikoraga uruhago rw'amafaranga rwagirwaga na n'uyoboye iyerekwa kujye cya Yesu ni Yesu wabaga yafite agatwarwa na Yuda ariko ni nkaho ari we wayajeraga niwe wavuga ngo sohora ya uyasohora murabyuka akajya kumugambanira bavuze ngo ubwo yamubwiraga ngo icyo ukora gikore ngo bari bazikamubwiye ngo fata ifeza ugure ibyo kurya ubiha abakene ni uvuga ngo niwe watangaga order y'amafaranga asohoka Yesu ariko kirege cya Barnaba na Pawulo buriya Barnaba niwe wabaga ari manager wa konte bafite kuko abantu bagiga muri mission bafite konte runaka bafite isahiri y'amafaranga bajya kuva mu itorero bakoragamo umurimo Yohana niwe bigeze kwivugaho umunsi umwe ati mujye mubaherekeza nkuko bikwiriye abakozi b'Imana n'abantu batajya basobanukirwa icyo bivuga nuvuga ngo bagomba kwava muhabahaye amafaranga bazakoresha ku bwato bazakoresha kugeza bageze kuri ndi torero ibasha kongera kuba handi cyangwa se ribasha kubabeshaho so ni abantu batize missiology ntago babisobanukirwa noneho rero ayo mafaranga yabaga ajerwa na Barnaba akiri kumwe na Pawulo noneho bagiye gutandukana ngo Pawulo afate Timoteyo na Barnaba afate Luka noneho isaho barayigabana Pawulo bamuhereza yajyana we na Timoteyo ari wishinzwe noneho na Barnaba asigarana na Luka ari we nanone ushinzwe so nuwango rero nuko nkuko ibintu bikoze ndumva naho nasoreza mbwira abantu ngo kuba wenda wumva bitaraciye mu nzira z'ibyo wemera nibivuze ko bitabaye nuko nyine ntago twemera kimwe wenda iyo bica mu myemerere y'iwanyu byari kujyanwa muri Serena amafaranga Serena sinayabuze agura inkoni sinayabuze agura cyagishura n'ibindi byose budget ya miliyoni yabikora bikarangira muri hoteli rwose isobanutse ntago ariko nayabuze ariko hari uko muri doctrine z'iwacu byanditse n'iryari umuntu agera igihe bita ngo nicyo kwerekanwa yerekwa umukumbi ntago yerekwa igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda na societe nyarwanda icya kabiri werekanwa kuko ugiye gufata abantu batandukanye kugira ngo barekone autorité yawe ariko n'uburyo bwo kubyanonsa officiellement ntabwo ari byo bikugira nuvuga ngo apostleship itangire harya amavuta y'ihembu yasutsweho buriya Dawidi yabaye umwami wa Israel kuva yasukwa hari amavuta buriya yagiye kurwana na Goliath ari umwami wa Israel buriya nuvuga ngo muri Israel harimo abami babiri abantu ikintu badasobanukirwa Sawura hari azikari we mwami ariko na Dawidi mu buryo bw'isi y'umwuka niwe wari umwami so rero ari iki ngiki ntagenda ntavuze hari abantu bari kurwanya ibyo Mutabazi yavuze ariko hari ubutumwa nabaha musigeho musengere Mutabazi nubwo wenda wumva ibyo yavuze utabishyikira ntacyo biragutwara ni nabwo urabugaragaje yuko ukuze mu by'umwuka mu musengere ikimana imugambire ho kigerweho Imana irogoye imigambi yincakura kuko zirahari hari naho nigeze mentioninga ndavuga ngo some will die literally bamwe bazanapfa byo gupfa bya nyabyo abantu bazabibonesha amaso ariko sinavuze yuko ari aba bandwanya mu buryo bwo kuri YouTube mu buryo bw'ijambo ry'Imana bariya bo ni imyumvire bafite ifite ahiri hasi rwose muri dimension ya mbere nanjye nkagira imyumvire muri dimension ya 4 kungira ikibazo ntago byatuma ntawe uzapfa rwose mutuze umutima bizababuza umugisha gusa w'amafaranga yoyo kabisa mwihangane
kuko ni protokole z'umwuka mwakandagiye bizababaho. Rero reka nsoze mbabwiye yerekwa nagize ejo narimo senga ndangije ngira iyerekwa umwuka w'Imana aramubwira ngo kuko hari igihe atake ziba nyinshi nawe ugatangira kwibaza ngo ariko ubu ngubu wa mungani ni byo si byo bimeze gute na gute mbese ugatangira nawe kwiduta no kwitekereza utekereza no kubyanditswe wakoresheje ubwo wasobanuraga kuko rya jambo narivuze turi mu ijambo rivuga ngo niwemera umuhanuzi ko ari umuhanuzi uzahabwa ingororano y'umuhanuzi niwemera intumwa ko ari intumwa uzahabwa ingororano y'intumwa ngo rero ngo uzabemera ni Yesu wabivugaga ngo uzabemera ni njye azaba yemeye kandi uzanyemera azaba yemeye data wantumye mbabwira ngo nta bintu bya direct biriho ngo ngiye nigererayo no abadeperi mwananiwe kugira biro nyobozi mwemera nukuri hari imigisha yanyu mwafunze ntago ari ngombwa yuko ngaba ari umunyamwuka nkuko wenda wowe oya kuva bamuhaye ubuyobozi submit emera ubwo buyobozi nubwemera ubwo buyobozi uzaba wemeye Kristo muri Zion niwemera gitwaza uzaba wemeye Kristo kandi niwemera Kristo uzawemeye Imana. Biriya bintu rero byo gushaka kuvuga ngo wemera Kristo utemera gitwaza uri muri Zion uri mu iyerekwa rya Zion bimeze nko kwigira umusiramu buriye kuko abasiramu nibo bavuga ati ngiye nemera Imana ko sinemera Yesu uwo ni umuhanuzi. Rero nimba ushaka kuko urumva uburyo iri jambo rivuze ni ukuvuga ngo nkuko utakemera Imana udaciye muri Kristo ni nako udagomba kuvuga ngo ngiye nemera Kristo utemera umushumba wa vision uhagazemo. So ngira iryo jambo niryo ndimo nigisha ndimo kwigisha ku kintu bita kubaha abakozi b'Imana n'ikintu bita kuba bibamo cyangwa se kuba muri ministry uhagazemo. Izo aho ni intambara zatangira. Kandi aya mavuta ibi ni ibintu bibiri abaposo mbashinja bihangane mbashinjeho gatoya batakozeho muri iki gihugu. Baraje uko babisanze Gatolika na Nzangirikani na za ADPR biri bubakiraho mwubakiye ku rufatiro rw'undi kandi ikintu cya mbere kiranga intumwa ntago tujye twubakira ku rufatiro rw'undi. Paulo aravuze ngo nashyizeho urufatiro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge ngo abandi bubakaho ngo ariko buri mwese yirinde ukarwubaka ngo ariko ntago ari urundi rufatiro nashyizeho ahubwo ni urwa rusanzwe ruriho urwo ni Kristo. Abantu abatumishi barashonje abavuga butumwe bw'umuhamagaro barasonza nuvuga ngo Apostle Mutabazi aje aravuga ngo ntago nge nakubakira ku rufatiro ahubwo ndashyiraho urufatiro rwari ruriho na mbere rwa Kristo wategetse ngo ababwiriza ubutumwa batungwe nabo. Icyo gihe Imana irambwira ngo tuza ibyo wabwirije hari intama zabyumvise ndetse zirabizirikana zigiye gutangira no kubikoreramo zibona umugisha ariko hari n'ihene izo hene nizo zikuzonze urabizi ko ce sont des tonneaux de ce qu'il faut de bruit buri abantu batagira amavuta ibintu byose bakubwiye ko babona ibibazo bakubwiye ko bari kubona ibibazo everywhere. Umuntu aravuga ijambo wowe uri mu gihe uri gufashwa atariko urabona uyu muvangirwa wowe mu gihe uri gufashwa wumva umuntu yakuzamuye mu mavuta uwo bari kukwereka yuko uyu muntu ari kubwiriza ibintu bidakwiye. Ntagiye mu bintu byinshi rero ntago tuzabuza ihene kuyomba ntabwo mbyumvishe intama zumvisha iriya message kandi zumva niyo noneho ihene zumvisha iriya message zumva siyo zumva zayirwanya ndetse ihene zo ziba zite n'impamvu zazo zindi kuryana bwa ati nubwo message wenda numva ari ariko kubera ko mbona byashyushye cyane reka nkubitiremo nshake views. Ibyo ni ihene zibikora. Hari niyo nzi yaragiye rwose batera kamera ngo barasettinga cameraman mujye ari gusettinga bari ahantu bapima gakonje ati munzanire score y'amapine we arabanza arayimanura ati reka nze sinzi ukuntu babyita nkubitire mu mavi Apostle Mutabazi ngamutwike ariko ntago ari umwuka w'Imana. Reka mbabwire ibi bintu byose mbicamo nasenze kandi nkunda kubwira abantu nkabwira utasenze ugakorera amavuta Apostle Mutabazi ari gukoreramo mu gihugu cy'u Rwanda utagiye Madrid magerage atari Imana mwabivuganya kari ibintu wewe wazindutse bangore reka nkora agatwiko hari amavuta batwikira ukigira umuhanuzi utari we utimbonye abandi mugakora ibyo bita swap abantu mutazi swap kamba kopeze ntumumuntu muri quartier wanya makuru yawe yose akayanzanira nkaza mu rusengero nayaborotse cyase nanditse muri iPad ubundi nkajya mpanura ndikurira muri iPad ndakumva mana I receive a message in the spiritual realm nzamura muri iPad kumbire gusoma ngo yitwa Nyirakamana nimero de telefone ze niyi afite na Tigo iyi niyi umuntu akabisoma mukagira ngo arebayo mwiri wariko ntago ari ibyo narinzanye kugira umuhanuzi utari byanakunda bazana kuvumbura ugeze kure
ariko ntago watwika wigira umwigisha ntibyakunda. Icya kabiri ntiwatwika ujya muri biriya bya dimension ya kane, kuko politike na ekonomi z'igihugu usitara kidogo bikagukomerana. So reka nse nuhinira hanga mvuga ngo ari amagambo nsoza ntago nayavuze kugira ngo mujye kuyakoraho deba mu byumba by'iwanyu, ntago nayavuze kugira ngo muyapostinge cyangwa se muyatwikireho. Mureke ihene zikomeze, ako ni akazi kene, muzireke kabisa. Ariko mwebweho intama, ariya magambo nayavuze kugira ngo muyakore, muyashyire mu bikorwa, muyaboneremo umugisha. Nakabaye nakira amatelefone, WhatsApp message zimbwira ngo njyewe ariya jambo ryaramanutse numva n'iryanjye, Pasteri yanjye nyishyira ku isoko, ubu nayabibye kuri ministry yitwa Helicopter Church, cyangwa se Destroy the Devil Ministry, ubwo nanze kuvuga ministry runaka. Ukambwira uti niho nayabibye. Ikintu cya mbere mwagomba kureba muri ariya magambo, ministry yanjye yarafunze, dukeneye kugira ngo tuzuze ibisabwa. Mbivuga ngo rero abantu ngo nibagurisha amapaseri bayabajyane ngo kuri ministry kubera ko habura amafaranga, sinabivugiraga nje. Iyo mbivugira nje nari kuvuga ibindi. Rero ibyiza nabyigishe nk'intumwa, kuko twe dushyiraho urufatiro aho dusanze abantu bari kubakira ku rufatiro rutari rwo. Icyo nakoze rero no gushyiraho urufatiro, kandi si urundi rufatiro nashyizeho, ni amagambo Yesu yivugiye ngo ababwiriza ubutumwa batungwe nabwo. Reka rero nsoze mvuga ngo umuntu ahubwo wumvisha ariya magambo akumva yemeranya nayo, kuko ndabizi ko bemeranyije n'ayo magambo, barayumvishe bumva n'ukuri, abandi bati n'ukuri kutavugwa ahandi hantu tugenda. Umugisha ntugucike. Ushobora kubikorera kuri Mutabazi, ariko bibaye byiza wabikora ku bandi bakozi b'Imana. Abakozi b'Imana, umukozi w'Imana waguhesheje umugisha, ukaba uzi ko abayeho nabi, ndetse ntunamuhere ituro kubera ko abayeho nabi, ko ntago ari masikini. Muhe ituro kubera ko ari umuhanuzi, muhe ituro kuko ari intumwa, muhe ituro kuko ari umwigisha mwiza, yarakwigisha ijambo riragufasha rirakuzamura. Rero abo bantu muturanye, abakozi b'Imana muturanye, cyangwa se ugushumba, ni mwige kubakoreraho umugisha. Hari umuntu wabikoze uyu munsi, n'umucuruzi ukomeye muri hano bahita Mateus, yafashe Apotre umwe ukomeye, aravuga ngo nzajya nkwambika de A à Z. Kandi ntago umuntu yambara umwambaro umwe suit, umutumisha ari matumisha bafite amasuit mesh, reka ngereranyije ayo maze kubona ashobora kuba arenga 50. Niwe avuga ati ngiye nagiye muri Macolombe, nafashe ikote ryiza, nafashe ishati nziza, nagiye kudodesha ibigezweho, ishati ya 80 ya made in Rwanda, kuko ari yagomba kwambara, n'ibindi. Namwe ni mugenze gutyo, mwigana ibyiza. Umushumba wawe uvuga uti ngiye ndamenya imyambaro ye, kandi ajye yambara, izina ry'Imana harabwa icyubahiro. Undi avuga ati ndamenya fuel ye, undi avuga ati ndamenya umuriro wo ku rusengero, undi avuga ati ngi ibyuma nzabyimenyera byo mu rusengero kuri ministry, undi avuga ati amashuri y'abana, ngi abana banjye biga Green Hills. N'undi wabikoze ndabyibutse, abikora ku mukozi w'Imana w'inshuti yanjye, arangije aramubwira ngo abana banjye biga Green Hills kuko wampesheje umugisha mu buryo bwo gusenga, n'abawe ngiye kuhabajyana. Borodero z'umwana we z'abana be zisokana n'iz'uwo mukozi w'Imana, akazimuhereza. Nuwange igihembwe cyo gutangira afite borodero, aba wenda bakora muri za ministeri bakiri kwishakisha cyangwa bari gufata agakredi kugira ngo barebe ko bakishyura. Burya international schools ntago bafa kuzi nabitwa ko bagezeho cyangwa se bafite imyanya ikomeye, hari igihe minerivare bibasaba kugira ngo baka avance sirisare cyase akandi bafata kandi kantu ko kubisayidira. Nsore janga mvuga ngo ni mu bikoreremo mwakira umugisha, kandi sinasoza ntabasengeye nibiba ngombwa na nimero yanjye mukamumva mwayikenera, nayo ndaza kwitanga, reka nyihereho ubu nisenge. Yego, nimero yanjye iyo ngiye kwitanga nta condition yuko iyo utabanje kunyandikira ntago nkwitaba. Nimero idasevinze muri telefone yanjye sinyitaba, kandi nimero z'abantu bose twavuganye kera ziracyasevinze. Mwebweho urumva yuko harimo ayo mahirwe. Ariko nanone uzi ko ari ubwa mbere tuvuganye, nyandikira ka message cyangwa se unyandike kuri WhatsApp. By'umwihariko WhatsApp ndayikoresha cyane. Iyo unyandikiye ntago birenga iminota 5 ntarabona message yawe, nkabona ngo nitwa kanaka ndashaka kugira ngo nguhamagare tuvugane. Yaba WhatsApp call urabanza ukamenyesha, nanjye nzavuga ni ngaho mpamagara, cyangwa se umpamagare saa 12 ku mugoroba n'ibindi nk'ibyo. Nimero yanjye rero ni 07 88 30 95 13.
nyisubiyemo nshyizeho akamenyetso ko guteranya na kode y'u Rwanda, akamenyetso ko guteranya 250 7 8 8 3 0 9 5 1 3. Ndumva ari izo ngizo. Reka nsoze mbaturaho umugisha abumvisha ikiganiro bakakirangiza ko ntabwo cyari kigufi. Ikindi abumvisha aya magambo bakumva bemeranya nayo, ubwo ndavuga intama, ihene nazo ubwo zigende nyine ubwo hari ukundi Imana izazigenza niyo niyibizi, ariko ngerekana turi umugisha ku bakiye iyi message bakayakirana umutima uciye bugufi, bakayakirana umutima wakiriye aya mavuta, bakayakirana umutima wemera, kuko ijambo ryavuze ngo utwemera abayemeye Kristo wadutumye. Mwami Yesu ndagushimye, mpagaze mu butware bw'intumwa, in the anointing and the dimension of an apostle, in the apostolic office, I declare a blessing and a breakthrough within these first 3 months. Muri aya mezi atatu abanza ya 2022, umuntu wakiriye message agafata ituro rye nk'uko umwuka amuyoboye, akaribiba mu mukozi w'Imana, akaribiba muri ministère abarizwamo, ari uri bugurishe parisere ye mu gihe abandi bari kubijora we akabikoreramo, ari uri bugurisha imodoka ye cyangwa se akayitanga ku murimo w'Imana, umuntu wese uri bubikoremo ayoboye n'umwuka w'Imana, kuko abayoborwa n'umwuka w'Imana aribo bana b'Imana. Mwatuyeho a miraculous financial breakthrough within 3 months. Mwatuyeho gutobora ikirere cy'ubutunzi n'amafaranga mu gihe cy'amezi 3 mu izina rya Yesu. Ufite akazi katajyanye n'ubumenyi na experience afite, umuzamure mu ntera muri ayo mezi 3 mu izina rya Yesu. Uwacuruzaga abona bitari kugenda neza akabikoreramo agakora muri aya mavuta, umuzamure mu bindi birere by'ubucuruzi, umuhuze n'abandi bashoramari, umukoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu. Urakoze Uwiteka Imana, urakoze ko utanze umugisha, urakoze yuko nzumva abantu bahamagara, abandi banyandikira bashima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza ukoze mu buzima bwabo, kubwo kumvira aya mavuta no kumvirira ijambo. Ntago ryamanutse ku busa, nubwo abantu bamwe rero bari kurivugaho ibyo barivugaho, ariko wakomeje kumbwira ngo hahirwa bazarikoreramo, hahirwa bazakora ibyo navugiye muri iriya video iri gusirikira, hahirwa bazahagarara muri ayo mavuta, hahirwa bazansengera, hahirwa abazashyigikira ayo mavuta mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Urakoze gitare kisungwa n'amahanga, mpesheje umugisha abo ngabo. Hari abazabikora ntanabizi ko babikoze, hari abazabikora mu nsengero z'i Burayi, hari abazabikora mu nsengero za Canada, hari abazabikora mu nsengero zo muri America, hari abazabikora muri Australia, hari abazabikora mu Burayi. Si ngombwa ko bampamagara, hari nubwo bampamagara nsimbaje kuvugana nabo, ariko uzabikora ntago bizakora ko yavuganye nanjye, ahubwo bizakora kuko yubashye ayo mavuta akayakoreramo, agakora ibyo iryo jambo rivuga. Hallelujah. Urakoze kumvishe gusenga kwanjye. Ndagushimye kuri aba bantu 7 ndi kubona ugiye kubakira etage mu mujyi wa Kigali 2022 kubwo gukora muri iri jambo, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, amen. Nanjye aba bantu 7 ndashaka kubinjiramo, nanjye nzarikoreramo iri jambo. Ni kuko ngiye niye aya magambo nabwirije abantu bayasuzugura, wenda hari abazaza nyuma y'imyaka 10 bayakoreremo, ariko ngira ijambo abantu bagomba kubaka etage 2022 kubwo gukorera muri iri jambo ndimo. Nimba nzatanga iriya modoka ngendamo nkayibiba, n'ubundi nayiguze n'umubishop nawe wayibibye kuri ministry, ntumbaze. Harahirwa umushumba Imana izanyoboraho kujya kuyibibamo, nge ntashya ari ngira yitubibeho. Joel aravuze ati nanjye nshumbye kuri YouTube wayimbiba, ariko ntacyo ngewe iyo Imana ivuze ndumva kandi nkashyira mu bikorwa. Nawe ndakwifuriza kuba muri abo ngabo batajora ijambo, ahubwo bagashyikira bagakorera mu mavuta, bakumva ikivuzwe bakabaza Imana. Nababwiye ngo ibi bintu yaba mwarabajije Imana ntago muba mwarampagurukanye, ariko ko mutayibajije n'ubuhene bwanyu nabwo bukabigiramo uruhare. Ndabifuriza kubohoka mu izina rya Yesu, ndabifuza kuzamuka mu mavuta, kuva mu ihene mukinjira mu ntama birashoboka. Nta muntu wigeze azamurwa no kumanura undi. Gitwaza nta mateka nzi yamanuyeho umuntu kugira yavuzeho umuntu nabi kugira ngo azamuke, ntayo nzi.
Masasu, Apostle Masasu ntawe nzi yavuze nabi kugira ngo azamuke. Bishop Rugagi nta muntu nzi yavuze nabi kugira ngo azamuke mbere yuko azamuka. Rutayisire sindamwumva avuga nabi umuntu. Apostle Mutabazi nta muntu ndavuga nabi. Nuwo wapfunduraga skoro yiyongeza ya kabiri kugira ngo basettinge neza angakubitire mu mavi uretse ko nimba ari uyu mwuka wera nimba ari umufuke wari ibyo tubyihorere. Ubu se nananiwe kumuvuga izina? Oya, ntago nahamagariye kurwanya bene data, nta nubwo nahamagariye kugira uwo nkubita hasi. Ngiye mvuga izina ry'umuntu yongeye kumuvuga ikiza gusa, cyangwa se Imana yantumye ikavuga ngo iri zina uri mansion ikabimbwira. Ibyo rero ndabakunda cyane. Imana ibaho umugisha n'ubushishozi n'ubuhanga abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda, iduha amahoro, iduha iterambere. Ukwezi yitwa export oriented economy. U Rwanda Imana iruhe kuzamuka muri export oriented economy. May God bless you. May God bless Rwanda and the people of Rwanda and the leaders and the leadership and the administration of our nation. Beautiful nation. 1,000 hills. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Urakoze cyane.